ntugaruke iriya ngo ugire gute utinye, ahubwo ugafata riske kabone nubwo byaba bikomeye. Ndababwiye ngo ubuyobozi ni ukugendera imbere y'abandi, ariko byaba bikomeye mu nzira ugafata riske, ntutinye ngo uze kugaruka iyo gize gute. Umuyobozi utinya gufata riske iyo agendeye imbere y'abandi, twavuze ngo ni wewe ubuze inzira. Iyo uzi inzira nawe utayizi neza ukaruba urimo urabagenda imbere gutya, hanyuma inzira abantu babaye mu bihugu nka Kongo, hari ukuntu wanyuraga mu nzira ukagira ngo irakugeza iyo ugiye, waje kugera iri igashira, noneho ugasura ugahindukira ngo ya nzira irashize, ugasura ugahindukira ukaja gushaka iyi nzira iri. Noneho rero iyo uri umuyobozi ukaba utazi inzira, iyo ujana abantu ugagera iriya bikakunanira cyangwa wahura na riske, ingorane zikomeye, ukagira ubwoba bwo gukomeza ukagaruka, icyo gihe iyo uyoboye abantu ugatangira guhindukira, batangira gukandagirana, urumva batangira kugira ibibazo bakagongana, kandi muri kwa guhindukira utazi iyo ubajyanye nawe utari clear yaho urimo urabajyana, wibukega kuri imbere yabo, udasetinze clear vision ngo babone icyerekezo cyawe naho urimo urabajyana, ukaza ugenda bagera iri ukayoberwa nawe iyo bigiye, ugasura ugakubanuka ukabajyana ahandi hatariho. Igihe kiragera abantu bakaza bagonganira aho bari, bagasekurana bagakandagirana, nicyo gihe abantu baza basakuza, baza batera amatiku ngo ariko ngo ibi bintu ngo byagenze gute, ngo ariko ibi bintu ukaza wumva ko barongorerana. Urumva burya ahantu biba byapfiriye ni hehe? Ni uko umuyobozi nawe ubwe ntazi yaja, ariko noneho atinya no gufata riski. Iyo ageze mu nzira agahura n'ingorane agira gute? Aragaruka. Ubundi umuyobozi ni umuntu ufite icyerekezo, ufite vision, ufite intumbero, akabaza ashaka kujyana abantu. Ariko tukiri aho ngaho gufata riski, umuntu ashaka kubisoma yabisoma muri Yoshua igice cya 3. Iyo usomye Yoshua mu gice cya 3 ureba ukuntu abayobozi bazo bafata riski. Yoshua mu gice cya 3 bazafata aharemereye. Imana yabwiye Yoshua bageze kuri Yorodani, iramubwira ngo iyi nzira murimo kunyura ntabwo musanzwe muyizi. Bari bayizi se? Ntabwo bari bayizi. Bwari ubwa mbere banyuze muri Yorodani bagiye kwambuka. Ariko noneho Yorodani biragaragara ko yari mu ishyamba cyangwa se mu kibira. Noneho baje kwambuka urwo ruzi, Imana yabwiye Yoshua uburyo bari buze kubigenza. Ariko Yoshua nawe nk'umuyobozi yararebye aravuga ati amazi y'iyi Yorodani ntituzi uko aresha, gukandagiramo nkarohamwe abaturage bose sindi bumenye uko biri buze kugenda. Ntiyarazi profondeur, uburebure bw'ubujyakuzimu bwa ruriya ruzi rwa Yorodani. Noneho rero abwira abatambyi atumva abayobozi kandi bo bazafata haremereye, nibo bafata riski. Arababwira ngo bikorere isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano yarimo presence y'Imana, ariko nanone nibo bari bashinzwe kuyireba. Ariko none arababwira ati murikorera isanduku y'isezerano, hanyuma ari mwebwe mugira gute? Ari mwebwe mugira gute? Ngo mubanze mugira gute? Mukandagiremo. Sibo babanjemo. Kandi yarababwiye muri kiriya gice cya 3 ngo abwira n'abaturage babandi ayoboye, arababwira ngo namwe ntimuhite mukandagiramo, ngo mujye mureka ngo hagati y'abatambyi ngo na hagati yanyu ngo habe mwintera intambwe 2,000. Muri icyo gice niko avuga, nukuvuga ngo habemo distance ndende. Kandi abwira abandi ati mwebwe muyobowe mujye mugenda mureba aho banyuze, ntiyagire uke baguza ngo arebe iri ahirya, ngo arebe ingi mutasha gutakara muri iri shamba, ahangaha mutasha gutakara ahangaha muri inzira tutazi. Ngo umuntu wese agenda areba aho abatambyi banyuze, ngo mubatumbiriye bikoreye isanduku y'isezerano, murebe aho banyuze mubatumbere, aho banyuze namwe ariho mugira gute? Ariho munyura. Mwumvisha ukuntu abatambyi ari base buriya bari abatambyi bo bari bazi ngo nibakandagiramo hararesha gute? Ntabwo bari babizi ko biri kose ururuzi nta wari wararunyuzemo ngo aruvogere. Ariko kuko bari abayobozi ntibari kuvuga ngo ntidukandagiramo, nibo bagombye kugira gute? Urabona Mose Yoshua iyo strategy yarafashe niyo yayindi twavuze ngo umuyobozi ni uwemera gufata riski naho bikomeye ugakandagiramo mbere. Amen. Ariko arababwira ngo noneho namwe mwebwe mukurikiye ngo mugende mureba aho banyuze, hatagira ugira gute? Utakara. Bagendaga bareba abatambyi bikoreye isanduku y'isezerano. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo twebwe dusiganwa aho turimo kujya, ngo dutegetswe ngo tugenda dutumbiriye Yesu wenyine. Twebwe ntitugitumbira, bo bagendaga batumbiriye abatambyi bikoreye isanduku y'isezerano, ariko twebwe ntitugitumbiriye isanduku y'isezerano. Dusigaye twirukanka dusiganwa aho dukandagiye tukagenda tureba Kristo, ngo dusiganirwa aho dutegekwa kujya, ngo dutumbiriye Yesu wenyine, ngo niwe banze yo kwizera.
haleluya, tugenda tumutumbiriye. Umuyobozi rero mvuze ibintu bitatu. Icya mbere ndavuze ngo ni umuntu ugenda imbere y'abandi akabereka aho bajya. Hanyuma ni umuriski iteka, ni umuntu ufata riski akemera gukandagira n'ahakomeye, n'igihe abandi batinya babona nta nzira, wewe ukagira gute ukabona inzira. Ariko icya gatatu agomba kuba afite intumbero. Niwe muyobozi. Umuyobozi udafite intumbero cyangwa se viziyo, udafite vision, uwo nguwo ntaho yabageza. Mwibuke ko agendera imbere y'abandi. None se araba adafite icyerekezo abajyane he? Ntaho yabajyana. Twavuze ngo n'umuntu yaba n'umuyobozi w'urugo rwe. Nimba uri umuntu wo mu rugo rwawe ukaba uyoboye urugo utazi aho urujyana, aho urukuye n'aho urujyana, uzarujyana hehe? Niyo mpamvu uzubona ingo nyinshi zitagira iterambere. Burya ntibaba bazi nyiri buyobozi mu rugo, ntaba yaratanze icyerekezo cyaho bashaka kuja. Ntazabwira abana n'umugore wenda nimba ari umugabo umuyobozi w'urwo rugo, kuko hari n'ingo ziyobowe n'abagore bitewe na stati y'urwo rugo. Noneho nimba ari umugabo akaba atabwiye umugore n'abana ngo ababwira ati murabona aho turi uyu munsi, turashaka kuva ahangaha umwaka utaha tube tugeze kuri kiriya kintu, tube tugeze hariya. Icyo kintu iyo wamaze kugisetinga ushiraho n'intego zizatuma mubigeraho, ugashiraho n'ingamba zizatuma mubigeraho. Iyo uri umuyobozi mwiza ushiraho n'amastrategy azatuma ugatanga icyerekezo cyaho mushaka kujya. Ibyo ngibyo akaba ari byo musengera. Burya hari igihe dusengera mu rugo tugasenga nta n'icyerekezo dufite, ntimujya mubibona? Tugasenga tutazi n'ibyo dusengera. Ariko iyo mwashizeho ibyo mushaka kugeraho, burya kenshi murabikorera mukanabisengera. Mwanabigeraho mukamenya ngo uyu mwaka twari twiyemeje kugera kuri ibi, none dore twabigezeho, cyangwa se ntitwabigezeho bitewe nuko twahuye n'inzitizi izi ngizi, tugashaka izindi ngamba zituma noneho tuzagira gute tuzabigeraho. Viziyo rero ku muyobozi, ndimo ndavuga iyo uri umuyobozi wa korali, wagombye kuba ufite icyerekezo cyaho ushaka kujyana abo baririmbyi. Murashaka kuva he ngo mugerehe? Nimba uri umuyobozi w'itorero, urashaka gukura aba bakristo uyoboye hano ngo bageze he? Icyerekezo ubahaye ni ikihe? Vision, intumbero bari murabereka ni iyihe? Urimo urabajyana he? Urimo urabakura he ngo bajyane he? Kugera ryari? Hari niziye ngamba wafashe, niziye ntego wiyemeje mugomba kugeraho, n'ingamba mwashizeho kugira ngo mugere kuri cya kindi mwiyemeje. Iki kintu cy'intumbero ni ikintu gikomeye cyane. Kutagira viziyo, mu gitabo cy'umuhanuzi Hosea igice cya 4:6 haravuga, muri Bibiliya y'Ikinyarwanda haravuga ngo ubwoko bwanje burimbuwe no kutagira ubwenge. Twebwe muri translation y'Ikinyarwanda basobanuye ngo ubwoko bwanje burimbuwe no kutagira ubwenge. Muri Bibiliya y'Igifaransa haravuga ngo barimbutse kubera par manque de connaissance. No kuvuga murimo murumva harimo knowledge. Ariko hariho versi imwe y'Icyongereza yasobanuye uwo murongo. Iyo versi iravuga y'Icyongereza iravuga ngo where there is no vision my people perish. Urumva ngo hatariho viziyo, hatariho intumbero, mu bwoko bwanje bugira gute burarimbuka. Nuvuga ngo bo niko abasobanuye iyo versi y'Icyongereza. Baravuze ngo ahatariho ubwoko bw'Imana burimo burarimbuka kubera ko babayeho nta ntumbero, nta viziyo bafite, ntibazi iyo bashaka kugera. Rick Warren wanditse cya gitabo cyitwa Ubuzima bufite intego, hariho abagisomye. Yaravuze, yanditse ibitabo byinshi, hari n'ikindi gitabo yanditse cyitwa ngo Itorero rifite intego. Muri icyo gitabo cyitwa Itorero rifite intego yanditsemo ibintu bijyanye na viziyo, kugira intumbero uri umuyobozi w'itorero cyangwa uri umuyobozi w'itsinda runaka. Aravuga ngo nimba uri umuyobozi w'itorero, ngo viziyo washizeho kugira ngo itorero ryawe rizabe ryagezeho, ngo wagombye gutanga icyerekezo. Njya numva abashumba bo muri iki gihe bivuga cyane, akavuga ngo ni je visionnaire. Okay, nta muntu ubwisha impaka uwo muntu niwe visionnaire koko. Ariko rero nimba uri visionnaire, kizatubwira kuri visionnaire koko, fata iyo viziyo yawe cyangwa iyo ntumbero yawe, making sure ukora uko ushoboye kugira ngo icyo cyerekezo, iyo ntumbero abo uyoboye bayimenye, bamenye aho ushaka kubakura naho ushaka kugira gute kubageza. Rick Warren arandika muri icyo gitabo aravuga ngo nimba ufite viziyo wasetinze mu itorero, intumbero washizeho itorero ryawe rizagenderaho, ngo wagombye gukora uko ushoboye ikamenyekana mu buyoboye, ngo bakayimenya, bakayigishwa, bakigishwa ijambo ry'Imana returning around rihuye na ya ntumbero,
bagahimba indirimbo, abakorari bo muri iyo torero bagahimba indirimbo zijyanye n'iyo ntumbero, inyigisho ziri bwigishwe mu rubyiruko n'andi matsinda yose akajyana na ya ntumbero, amasengesho asengwa akajyana na ya ntumbero, ngo abakristo bakayimenya bakayisobanukirwa, ngo kugeza ubwo ya ntumbero ya viziyo yawe ngo imera muri abo bantu bakamera nk'ahindutse slogan. Slogan ni ikintu gisubirwamo kenshi. Slogan ni repetition nyinshi, ni ukuvuga ngo mu Kinyarwanda bayita ngo ni inyikirizo, ugatera mugasubiza mukongera mukikiriza, urumva bikaruha bikamera nka slogan, urumva. Iyo niyo viziyo. Ariko nuvuga ngo uri visionnaire, abo uyoboye batazi na viziyo yawe, batanayisobanukiwe, uko biri kose bashobora kutazayigushigikiramo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abayobozi ukubita ikintu aho ngaho ukabona resistance. Ni ukubera iki? Kuko ntibigeze basobanukirwa n'impamvu icyo cyerekezo wagishizeho n'icyo ushaka kubagezaho, kugira ngo nabo bakigire. Rick Warren aravuga ngo impamvu bigomba kumenyekana, ikigishwa, igasobanurwa cyane, ngo ni ukugira ngo ya viziyo itaguma ari yawe wenyine, ngo ahubwo igeraho ngaho ihinduke ikintu cyabo. Noneho mujanirane, kuko kugiraga ngo uje kuyigeraho ntiwoyigeraho wenyine, babandi mufatanyije nibo bazagira gute, nibo bazagufasha kugira ngo muyigereho. Iyo bayimenye bakayisobanukirwa ya viziyo yawe, ya ntumbero yawe, biroroshe kugira ngo bagire gute, kugira ngo mufatanye mushire mu bikorwa ibyo mwiyemeje gukora, kandi mubikore mu gihe gikwiye mwateganyije. Amen. Ubwo nsobanuye icyo umuyobozi ari cyo. Noneho tuje mu igice cya kabiri. Igice cya kabiri ni cya kindi twavuze ngo ni ukubera iki dukeneye ubuyobozi. Why do we need leadership? Ni iyihe mpamvu dukeneye ubuyobozi? Ahantu umuntu yaba hatari ubuyobozi, sinzi ko hari icyo mwageraho. Ubuyobozi burakenewe cyane. Impamvu ya mbere dukeneye ubuyobozi ni uko hatari ubuyobozi ntacyo mwageraho, na bya bindi mwiyemeje ntacyo mwageraho. Nigeze kubabwira ikintu, ubuyobozi bworoshye bwo mu rugo. Urugo rudafite ubuyobozi buri clear, rudafite leadership isobanutse, nyine biba biri aho ngaho bizenguruka kuri routine, ibintu bimenyerewe gusa, ariko bitagize gute. Ariko no muri institution, mu kigo cyangwa mu itorero, no ahariho hose, ubuyobozi budahari ntacyagerwaho, ntacyagerwaho gigize gute cy'iterambere. Ariko icya kabiri impamvu dukeneye ubuyobozi, hatari ubuyobozi ntitwagira success. Nukuvuga ngo ntabwo twagera kuri reisite, ntabwo twagera ku ntsinzi y'ibyo dushaka kugeraho. Kubera iki? Kuko nta buyobozi. Ubuyobozi rero burakenewe kugira ngo ibikorwa bibe, icyo nicyo cya mbere, bigerweho. Icya kabiri kugira ngo bya bikorwa twiyemeje bigire reisite, bigire umusaruro. Bigira umusaruro, nuko ubuyobozi buba buhari. Ariko icya gatatu, ubuyobozi burakenewe cyane cyane. Kubera iki? Kubera ko ubuyobozi buzabuzana impinduka, transformation. Kuko ntabwo mwaba mu bintu bimwe, yewe n'ibiryo bimwe umuntu azabihaga, ntimwabibonye? Iyo uri ibiryo ukabisubiramo none nejo, ugeraho noneho na apeti kagira gute, igashira atari uko udashonje. Ariko kubera kuko wagumye ubirya ari bimwe, bikagera aho ngaho kumva n'inzara yo kubirya irashize. Noneho rero umuntu aremetse ku buryo hagomba kubaho impinduka. Niyo mpamvu mu buyobozi rero, ubuyobozi burakenewe, kuko umuyobozi azana impinduka. Hatari ubuyobozi nta mpinduka zaza. Kandi buriya kuzana impinduka biragoye, kubera ko abantu bagira resistance mu mpinduka. Iyo ushaka guhindura uko ibintu byari bimeze, abantu bagira gute, bamererwa nabi, ngo biriya bintu bizaniye iki. Ntugatinye, wibuke kuko ugomba gufata risk, kabone nubwo bigize gute. No kubera iki? Ariko impinduka ziba zigira gute, zigira icyo zimara. Iza mpinduka nizo zituma muva kuri level imwe, ku ntambwe imwe, mugatera iyindi. Izo zituma mumera. Buri ubuzima bw'abantu cyangwa se societe tuyoboye n'amatorero tuyoboye yagombye gukura, nkuko ukaza kura nka kwa kundi umuntu azazamuka kuri escalier, mukava kuri kunani imwe
mugatera agatambwe ahandi, mukava kuri kamwe mukagera ku kandi. Kandi iyo usimbutse uzarebe iyo urimo uragenda nko kuri esikariye ugasimbuka imwe kandi uzubona ari hafi, iyo usimbutse imwe hariho igihe uza usitara. Buriya mu buzima bw'ubuyobozi birasaba ko haba impinduka, ariko zikagenda urwego ku rundi, gahoro gahoro muva ku rwego rumwe mugera ku rundi, za mpinduka mukazigeraho. Iyo ushatse gukubita vuba ngo byose byama bihinduka, hari igihe birangira noneho byose ubishwanyuje, cyangwa ba bantu wari uyoboye bakaresista kuri za mpinduka ko zibaye nyinshi mu bintu bitari biteganyijwe, noneho bakaresista kuri zo. Impinduka rero zirakenewe kuko abantu barambirwa n'ibintu bimwe. Iyo bahoza ku bintu bimwe nguko byahoza niko bizahora. Mu buyobozi siko bikora. Mu buyobozi abantu bishimira iyo bavuye ku kintu kimwe bakagera ku kindi, kandi mwakigeraho za mpinduka mwagezeho mugaselebratinga mukazishimira. Kubera iki? Kuko mwajanye mwese. Iyo ugiye wenyine nico gihe bazavuga ngo ese biriya yabizanye gute. Bagombaga gufatanya. Mwibuke ko ya ntumbero twayisangiye n'impinduka iyo zibaye duhindukira rimwe, kandi umusaruro wa mugani ukagira gute ukaba mwinshi. Nukuvuga ngo ubuyobozi burakenewe, kubera ko iyo hatari ubuyobozi impinduka transformation ntayibaho. Ibintu biguma ari bya bindi, kandi ibintu bigumya ari bya bindi birabiha. Nuyobora itorero cyangwa ukayobora korari itajya movinga ngo ive ku kintu kimwe igere ku kindi, cyangwa ukayoboye nk'itsinda ry'abagore muhora ku kintu kimwe gusa, igiterane ni igiterane cy'abagore gihora kiba mu kwa karindwi. Ibyo bintu urumva muzahera kuri ico gusa. Mwavugombye kuva kuri urwo rwego mukagera no ku ikindi mukabazana n'akandi gasha, uwundi mwaka mukazana kandi uwundi mwaka hakaba ikindi gikorwa. Ubwo nizo mpinduka, nico mpamvu ubuyobozi bukenewe, kuko budahari izo mpinduka ntizabaho. Impamvu ya kane dukeneye ubuyobozi ni ukugira ngo habeho iterambere development. Iterambere ntirishobora kugerwaho keretse iyo mufite iki? Abayobozi. Iterambere mvuze ubwo ngubwo ni iterambere ry'uburyo bwose, ni iterambere ry'umwuka, ariko ni iterambere ryo mu mubiri. Umubiri urakenewe buriya, sibyo? Hari igihe tujya tuvuga ngo iby'umwuka gusa, ariko iby'umubiri tukabyibagirwa. Ariko roho nzima ikorera mu mubiri muzima, umwuka muzima ukorera mu mubiri muzima. Umubiri wawe nimba ufite ibibazo, ntugire ngo iby'umwuka nabyo bizamera neza. Ubuyobozi bwiza rero bwo mu itorero bugomba kugeza kuba buyoboye iterambere ry'imyuka n'iry'ubuzima busanzwe. Ubuzima busanzwe tuvuga urugero, nimba muri paruwasi uyobora, mu itorero uyobora, cyangwa aho ukorera mufite mw'abana, hagombye gufasha ababyeyi b'abo bana kumenya uburyo barera abana. Ubwo si iterambere, uburyo barera abana muri Amerika, parenting. Nimba utabishoboye uhamagara uwabyigiye aza kwigishiriza, kuko ubuyobozi ntabwo bivuga ngo umuyobozi azi ibintu byose. Ntabwo umuyobozi abazi ibintu byose, ariko icyatumye uba umuyobozi ni ukugira ngo ba bantu ibyo bakeneye ubibahe, ubashakire n'aho ubikura, noneho uze kubibabwira, bazanira umuntu uri bubigishe iki, uri bubigishe wenda uburyo bwo kurera abana bo muri Amerika, cyangwa se ubazanira umuntu uri buze kubabwira uburyo umubyeyi yitwara mu gihe cyo kuganiriza abatini, abari abana bagejeje abangavu, ari abana. Murabona ukuntu bujya bwitwara rimwe na rimwe, ukajya ugira ngo noneho siko ndi mu kumubwira, noneho ntiyumve. Uku ni guti akigira nk'umugumutsi, ukagira ngo yasaze. Ntabwo aba yasaze, imyaka yiwe birabimutegeka. Umubyeyi akabura uko yifata, agatangira guhangana nawe, noneho bikabyara ibindi bibazo bikomeye. Ariko wowe nk'umuyobozi, rya terambere twavugaga n'iterambere ry'imiryango rigomba kugerwaho. Kubera iki? Kuko wabazanye mu iterambere. Iterambere rero ntiryagerwaho hatabayemo abayobozi beza, yaba ari iry'imiryango, yaba ari iry'umwuka, yaba ari n'iry'umubiri. Ntabwo ryagerwaho keretse iyo dufite abayobozi beza. Abayobozi beza badufasha kugira ngo tugere ku iterambere. Amen. Icya gatanu nuko ubuyobozi cyo butumariye, budufasha kuimprovinga. Hajya ubwo ni kugira mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo guhindura imikorere. Tuvuga nimba wenda ibintu bitari byakozwe neza,
then you improve. Kuimprovinga no kuvuga ngo hari ubundi buryo ukoresheje kugira ngo bigende neza kugira gute kurushaho. Niyo mpamvu ubuyobozi bugize gute bukenewe. Rero ubuyobozi, aho ubuyobozi buri, ibintu birihuta bika-advancinga bikajya bigenda, mukajya mubona muva hamwe mugenda mugera ahandi, ariko haramuka hari n'ibintu bitameze neza mukabasha kubivugurura. Improving ni ukuvugurura, hakabamwe ivugururwa ry'ibintu bitewe n'iki, bitewe nuko hariho ubuyobozi. Ubuyobozi buza butuma abantu bagira ibyiringiro, bujya butuma abantu bagira ibyiringiro by'ejo hazaza. Kubera iki? Kubera ko ntabwo biri board, ntabwo biri aho gusa ngo bibe stack, ahubwo muba mubona ko muva hamwe mukagera ahandi, bigatuma ibintu bigenda neza. Icyanyuma, ubuyobozi budufasha gukosora sibyo gukosora ibitagenze neza, kuko buriya hari igihe natwe abayobozi dukora amakosa, ariko hari n'igihe n'abantu tuyoboye nabo bakora amakosa, hari n'igihe n'ibyo dukora bizamo amakosa. Ariko iyo hari ubuyobozi bwiza, uza umenya aho ibintu byapfiriye, ukaza kugira gute kubikosora, ukabifatira umwanya wo kubitekerezaho, ukavuga ngo ibintu byagenze neza kugira ngo bigende neza. Nuko Paulo yigeze kubwira Timoteyo ati ariko ntuzajye witinya, dore uri umwana, ngo ntihakagire uzahinyura ubuyobozi bwawe. Buriya burya nicyo yazavuga, ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Bantu bashobora kukurebera mu ndorerwamo, nicyo yazamubwira, bashobora kukureba wewe Timoteyo bakabona urakana kagasore bakagusuzugura, nawe rero ukajya witinya. Amubwira ngo ntuhakagire uhinyura ubusore bwawe, ngo ahubwo ube icyitegererezo muri bose. Hari aho yamubwiye ngo uze wigisha, ngo kandi ugire gute uhugure kandi uteshe. Gutesha burya ni correction. Umuyobozi ntatinya gukosora ibyapfuye. Umuyobozi niyo nawe wagize ikosa, nuryubikira ngo ugire gute, ugomba kuricognizinga turi abantu, ngo wihagarareho gusubitsembarare. Abantu ne bakubwira ngo nyamara aka kantu ntikagenze neza, wamugatsembararaho gashakira ingingo gusa zo kwihagararaho. Natwe turi abantu, ariko n'abakosora nabo bagomba gukosorana ubwenge, butari ukugira gute gutesha agaciro wagize gute. Ariko iyo mufite ubuyobozi bwiza, n'ibyakozwe nabi bizabibonerwa uburyo bwo kugira gute bwo gukosoka. Ntibibe impamvu yo kubatera amakimbirane, ahubwo bikaba impamvu yo kugira gute ya improvement nababwiyega iziterwa nuko mwakosoye ibyagenze nabi. Rero murumva ko ubuyobozi bugize gute bukenewe cyane. Kugeza ahangaha birimo birumvikana. Noneho rero turebere hamwe icya gatatu nababwiye, umuyobozi kugira ngo ibi bintu abe ari wa muntu nyine ugendera imbere y'abandi, aba ari wa muntu ufata icyerekezo, aba ari umuvizioneri koko abandi bamwemere, agomba kuba hari ibintu abandi bamubonamo. Quality. Hari ibintu bigomba ibiranga umuyobozi byiza ni ibihe. Kubera ko turimo turavuga ubuyobozi bwo mu itorero, quality ya mbere y'umuyobozi iyi ngiyo ni quality, ariko ikaba na style n'uburyo bw'ubuyobozi. Quality ya mbere cyangwa se ibiranga umuyobozi wa mbere mwiza wo mu nzu y'Imana, agomba kuba ari umugaragu w'abandi, servant, umuserviteri. Iyo ni quality nziza, umugaragu. Ntaraza kubaza kuko iyi ngiyi ni quality, ariko ikaba no mu miyoborere, style, uburyo bw'ubuyobozi. Hari uburyo bw'ubuyobozi bwinshi cyane burenga 10, ariko no muri ubwo buryo bw'ubuyobozi hari iyo bazabita ngo ni servanthood leadership. Kugira ngo ugire servanthood leadership, ugomba kuba uri umuservant, ugomba kuba uri umugaragu. Ibi tubirebera kuri ni impamvu duhamagarirwa ubuyobozi bw'ubugaragu, ni ukubera ko Yesu Kristo niwe wabaye umugaragu wa bose. Abigishwa umunsi umwe basiganye kozanya ibirenge, kuko mu Bisirayeli bari bafite umuco wo kugira gute wo kozanya ibirenge, ariko bakoza ibirenge bagize gute baturutse hanze. Baba binjiye mu nzu, birashoboka ko yabaga ari umuco wabo, cyangwa se birashoboka ko byaterwaga nuko mu gihugu cyabo kimeze nk'ubutayu, ivumbi ryabaga ryagiye ku birenge kugira ngo batonona inzu, bakoza ibirenge kugira ngo
batazana iryo vumbi bakuye hanze ngo barishire mu nzu. Ariko muri uwo muco iyo mwabaga mugendanye uri umutoya mu bandi niwe wozaga abandi birenge. Niko umuco wabo wari umeze. Noneho rero abantu batekerezaga ko Yesu ibyo arimo arababwira ubwami bwiwe buzaba ari ubw'isi, azaza adufashe guhirika ubutegetsi bw'abaroma bwatuzengereje, noneho natwe tube turi abanyesirayeli bikukiye bafite umudendezo uhagije. Kubera ibyo bitekerezo bari bafite, umunsi umwe bageze mu nzu barebanaho, ba bandi batoya banga gukarabya abandi birenge. Kubera iki? Batekereje bakavuga bati kunjyana inguma nkazaza noza ibibandi birenge, gihe cyo kugabana imyanya nje uzagira gute, nzasigara inyuma. Noneho ngo barebanaho habura n'umwe uhaguruka ngo yoza abantu birenge. Yesu ngo abarebye amenye ibiri mu mitima yabo. Amenye ibiri mu mitima yabo yabigenje gute? Arahaguruka afata amazi abari utangira koza abigishwa biwe iki ibirenge. Babibonye batari koko Yesu Kristo niwe wari ukwiye kutwoza ibirenge, nabyo bibatera nk'ipfunwe nk'isoni. Yesu arababwira ati byoye kubababaza. Muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 45 haravuga ngo sinazanywe, nimwumva ko Yesu yababwiye ngo sinazanywe no gukorerwa, ngo ahubwo nazanywe no gukorera abandi. Haleluya. Not to be served but to serve. Sinazanywe nuko ntegereza ngo abantu bankorere, ahubwo mu byanzanye harimo ko nazanywe no kugira ngo bagire gute, nkorera abandi. Rero byoye kubababaza kuba mbogeje ibirenge biri mu nshingano zanje. Ariko Yesu yarabagaragarije yuko atari umwami ukanda, atari umuyobozi wicaririya ngo abantu baze bamukorere nk'uko ubwami bw'isi bumeze. Amahame y'ubwami bw'isi, umuyobozi aja hejuru, abari hasi akaba ari bo baza kumukorera. Siko bimeze. Ariko ihame ry'ubwami bw'Imana, mu buyobozi bw'ubwami bw'Imana, abayobozi nibo bagira gute, nibo bakorera abandi. Abayobozi muri aha ngaha mu nyumvi, nimba uri n'umuyobozi wa korari unyumve, nimba uri mu badiyakoni unyumve, nimba uri no mu bapasiteri unyumve. Hari igihe tuvunika abayobozi ugatangira ukajya wijujuta ngo ariko ngo bazabamvunisha. Baragomba kukuvunisha nyine rimwe na rimwe batuvunisha kuko twananiwe kudelegatinga power, gutanga ubushobozi ngo abandi bakore, kuorganiza ibintu, ngo uvuge ngo ibintu kanaka kubishinzwe, ibi ngibi ni kanaka kubishinzwe. Ariko niba nakuvunisha wabibahaye bakanga kubikora, ujye uhora wibuka yuko mu byakugize umuyobozi si ukugira ngo wicare ukorerwe, ahubwo bagutoreye kugira ngo wewe ube umugaragu wa bose. Amen. Ukorera abandi, kandi wakorera abandi si uvunika cyane. Imvune rero zo mu buyobozi ntihazagira uzijujutira, kuko ubuyobozi no gukorera abandi. Iyo ni kalite ya mbere. Cyane cyane mu bayobozi b'abakirisitu bagomba kuba ari abayobozi bagira gute, bakorera abandi. Cyo kintu ndagikunda yemwe, kuba umugaragu w'abandi. Yesu akomeza iryo jambo arababwira ngo ushaka kuba mukuru wo mu bwami bwanje, arimo arababwira ati impamvu mbakarabije ibirenge. Yarakomeje arabasobanurira arababwira ngo ushaka kuba mukuru muri ubu bwami ngo aze agire gute, ngo abe mutoya namanuke. Yigeze kubwira abigishwa, ejo narababasobanuriye, ndababwira ngo yazaga abigisha yarangiza akabatuma mu murimo, babwira ni mugende mukore, yari nka stage yaza bakoresha. Ariko arababwira ngo nimuzajya mukora icyo mugezeho cyose, ntihazagira umuntu wo muri mwebwe ubwira gute wikubita ku gatuza ngo avuge ngo hari icyo nakoze, cyangwa ngo avuge ngo hari icyo nagezeho, ahubwo ngo umuntu wese icyo yakoze ngo ajya avuga ngo njyewe ngo ndi umugaragu w'imburamumaro. Iki kintu ni ikizamini ku bayobozi, kuko abayobozi bakunda iheshima gusa ibajyana hariya hejuru. Ntabwo uzasuzugurika ngo nuko wakoreye abandi. Nukugira, ejo twaravuze ngo bimwe mu bigaragaza ko umuntu ari umuyobozi nukugira icyo wikuraho ugahera nako. Urukundo rw'Imana ni urukundo rwa rundi ruvuga ngo nigira icyo nikuraho ni mpereza abandi. Ariko kalite ya mbere yo kuba umuyobozi nukugira gute, nukuba
umugaragu w'abandi, servant. Mose yari umugaragu wa bose, nawe yagaragazaga ko ari umugaragu, agakorera Abisiraheli atanubwa, ahubwo akagira gute, akabagaragariza urukundo. Icya kabiri, kalite ya kabiri ni ugukunda abo uyoboye. Iyi ni kalite nayo y'ingenzi. Iya mbere twari tuvuze ngo ibiranga umuyobozi mwiza ni ukuba umugaragu, kaba servant, ntiwigire kuri umwami. Ibyo babahamagariye abayobozi, ntabwo ugiye kuba umuntu uzaza ngo abantu ni wewe, unukuvuga nimba wiyemeje kuba umuyobozi, nushaka kuba uri umuyobozi wa korari, nushaka kuba uri umuyobozi w'abamama mu itsinda ry'abagore, unukuvuga ngo wiyemeje kuba umugaragu wa bose ubakorere. Hanyuma icya kabiri, ugomba kuba ukunze abo uyoboye. Umuyobozi udakunda abayoboye aravunika, agomba kuba akunze abagira gute, abayoboye. Mose yakundaga Abisiraheli cyane, reka ariwe ntangaho urugero. Yari n'umugaragu wabo, ariko kandi yaranabakundaga cyane. Umunsi umwe bigeze kwigomeka ku Mana, bakora amakosa. Mu gitabo cya Kuva igice cya 15, noneho ngo yari yazamutse aja ku musozi, aja gusenga, atindayo. None atinzeyo, Abisiraheli babwira Aroni ati ariko wowe urareba tuzakomeza kugendera mu kigari cya Mose, urareba noneho yagiye yaheze ntitwamenye n'ibyamubayeho. Ngo none ati none murashaka iki? Ati turemera Imana, dutangire tugire gute, tuyisenge. Noneho ngo arababwira ati nimuzane ibikoresho. Ngo bagenda bazana amazahabu, n'uwari uyambaye mu ijosi akayizana, uwari wifite ku matwi akazana, ngo abaremera ikimasa. Nuko amaze kubaremera icyo kimasa, ngo baracishimira, batangira kukiramya. Nuko ngo baravuga ngo ngiyi Imana yacu. Imana bibabaza, Imana ibwira Mose ati ariko noneho babanuza ibintu basigaye bakora. Urumvaga Mose we yari ku musozi n'Imana ntiyamenye ibyo abantu basigaye bakora kuko atari Imana, ariko Imana yo yari kumwe na Mose ikabana n'abantu bayo, hari imenya ibyo bakoze. Amubwira ngo noneho kubera ibi bintu bakoze ntabwo nshobora kubihanganira. Imana iramubwira ngo ngiye kubarimbura, ariko ntugire ikibazo, wowe nzakubwira ubwoko, muri wewe nzongera nkuremwe abandi bantu, ngo kandi izina ryawe nzarikomeza ndetse ngyandike mu gitabo cy'ubugingo. Murumva utari yamuhaye amahirwe. Noneho Mose, ariko Mose yakundaga ubu bwoko. Zaburi y'106 ku murongo wa 23 haravuga ngo Imana ngo iba yararimbuye Abisiraheli, ngo nukuri iba yaragize gute, ngo iba yarabarimbuye, kuko yari yamaze gufata umwanzuro. Yari yavuze ati ibintu bakoze sinshobora kubyihanganira. Noneho ariko iyo Zaburi kavuga ngo yaba Mose umugaragu w'Imana, yaba Mose intore y'Imana. Nkunda iryo jambo ngo intore. Yaba Mose intore y'Imana, ngo atahagaze mu cyuho ngo akureho umujinya w'Imana, ngo Imana iba yarabarimbuye koko. Niko iyo Zaburi ivuga. Imana yari yamaze gufata umwanzuro, ariko kubera urukundo Mose yakundaga Abisiraheli, aragenda ahagarara mu mwanya wabo. Imana yavuze ngo mbakuyeho ngiye kubarimbura, yamagenda ahagarara mu cyuho. Hahandi Imana ivuze ngo Abisiraheli nibamva imbere, arahahagarara, ahagarara mu mwanya wabo kubera urukundo yabakundaga. Aravuga ngo n'abazabyumva bazaduseka, aho kugira ngo barimbure. N'iryo zina ryanje wavuga ngo uzarikomeza uryihorere, ariko ubugire gute, ubababarire. Iyo uri umuyobozi ugakunda abo uyoboye, ujya ubagirira impuhwe nka kujya kw'abana. Niyo bagira amakosa ntiwayabika ku mutima. Mose yarananiwe kubwira Imana tuko ari uwo mwanzuro wafashe, bagenza uko nguko nanje bazabana, kandi bazaga bamurusha cyane, ariko yarabakundaga cyane ku buryo yabwiye Imana ati uramenye ntubakoreho, aho kugira ngo bakoreho ubanza ari je uheraho. Urumva bene urwo rukundo ruvuga ngo aba ari je uheraho, hanyuma ibindi urasigara ubimenya. Yabakundaga urukundo. Umuyobozi nyamuyobozi agomba gukunda abayoboye. Amen. Agomba gukunda abayoboye, nicyo cya kabiri. Ukabita icya gatatu ni ukubitangira, ubwitange, kuba committed, ubwitange, utareba ku bihombo byawe, utareba ku mvune yawe, be committed. Umuyobozi utagira ubwitange ubarangwa ariko ngo aba bantu bazabamvuna, ngo ariko aba bantu bazabagira gute, no. Ni wenda duhereye no kuri Mose, bazaga bamurusha. Umunsi umwe yarabyutse bakajya bamubwira bati noneho turashaka inyama, kandi atabazi. Yari yabazi, kandi bagiraga amatungo ntibayabaga, ariko bakabwira Mose ngo turashaka inyama. Iyo baragana se wenda bangahe bakabaga itungo ryabo bakarisangira, aho bakamubwira ngo turashaka inyama, kandi atabazi. Urumva
ariko kubera rwa rukundo yabakundaga n'ubwitange yagiraga ntabacyahe, ahubwo akababwira ngo nimureke none nje kubaza Imana, nimureke nje kubaza Imana. Iki ngiki kirahita kijana n'ikindi nari mbabwiye bitatu. Nari mbabwiye ngo umugaragu agomba kuba afite urukundo, agomba kuba afite ubwitange, ariko icyakane ni ukuba umunyamasengesho. Muri ubwo bwitange ugomba kuja gusenga, kuko ntabwo tuyoboraga nk'abandi. Abandi bo baja gushakira mu bitabo no mu bwenge bwabo, ariko twebwe twibuka ko Imana yaduhaye atari abacu, ahubwo tugomba kubasengera. Nicyo cyakane. Mose ahangaha rero bamubwiye, bazaga bamusaba mu yandi magambo ko kumusaba inyama ni ukumusaba amananiza. Hari ibyo basabaga by'amananiza gusa, urumva, ariko ntabacyahe ngo avuge ngo ariko mwabaye gute, ahubwo akababwira ngo okay, nimuceceke mbanze nimube muretse nje kubaza Imana. Akazamuka ku musozi akaja kubaza Imana. Amen. Yashika imbere y'Imana akayibwira ngo ba bantu bawe, undi iryo jambo, ba bantu bawe wampaye, noneho bose babyutse bavuga ngo barashaka inyama, none ndabigira gute? Imana ikamubwira ngo cecekere mu kanya ndaza kuzibohereza. Cyakora uwo munsi ho noneho yari yababaye, nayo yababaye, akazabwira Imana ngo ariko ubwoko wararebye usanga narabutwise ndabubyara ku buryo ubumbekesha. Bazaga bamusaba amananiza kubera iyo mpamvu, kuko Imana yabonye yabisabanye umubabaro, nayo irababwira ngo nzazibabaza baziruke zibaturuke mu mazuru. Arazirunda inkware zibyuka zaje mu gitondo, ariko akazamuka akaja kubaza Imana. Hari igihe tujya tumenyera ubuyobozi ukajya ugira ngo ufite box y'ibisubizo. Bavandimwe, inshingano waba ufite iyo ari yo yose, iyo baguhaye mu itorero cyangwa niyo mu rugo rwawe, nababwiye ngo habe no mu rugo habamwe ubuyobozi. Inshingano iyo ari yo yose wahawe mu gukorera Imana, ujye wibuka yuko umurimo atari uwawe, ni uwa nyirawo. Abakristo banje wabakuye ese, warababambiwe, warabapfiriye se, ni abanyirabo. Mose yajyaga agenda akaja kubaza Imana, akayibwira ngo none ba bantu bampaye uyu munsi nta mazi bafite, cyangwa amazi yaruze, uyu munsi nta byo kurya bafite. Akababwira ngo nimureke nje kugira gute, kubaza Imana. Mose yashoboraga no gukoresha inama mu baturage, si byari gushoboka ba? Yari gushobora kubabwira ati mureke mpamagara abagabo tubyigeho. Ntabwo mvuga yuko amasengesho asimbura inama, ariko nanone muri za nama dukora, iya mbere zibanze ibe kubaza Imana. Uyibaze, saba abantu wampaye kuyobora ko mbona ibintu byagenze gutya, abantu bawe tuzirikane ko umurimo ari uw'Imana atari uwacu. Noneho iyo wazirikanye ko umurimo ari uw'Imana atari uwawe, ntunakuremerera. Kubera iki? Umenya ko nyiri murimo agira gute, hari buze gushugurikira ibibazo by'uwo murimo. Umenya ko nabo bantu Imana iza kugenza ikureba uko ibagenza, kandi ukizera yuko iyo wabwiye yari umuntu w'umunyamasengesho. Sinababwiye ukuntu yagiye gusenga akabwira Imana ngo ndagusabye. Uwo munsi muri iryo sengesho ryo kugira ngo Imana itabarimbura, yasazwe isengesho abasabira n'imbabazi, ubababarire ntubugire icyo batwara. Umurimo wacu, kalite y'umuyobozi wo mu itorero uwo ari we wose ku rwego waba urimo, ugomba kuba uri umuntu w'umunyamasengesho. Iyo utari umunyamasengesho, ya viziyo yawe igira gute, hari ikibura. Kubera iki? Uwiteka Paulo yaravuze ngo nza nshobozwa byose na Kristo ugira gute, umpembara. Muri bwa bwitange hari igihe wakora ukagera aho ngaho ukagira gute, ukuma, ariko kugira ngo utaba exhausted, utuma ngo imbaraga zigushiremo. Isoko yaho dukura imbaraga z'umunsi ku wundi mu buyobozi nta handi, ni mu masengesho. Haleluya. Wabibonye, mujye mwibuka yuko hejuru, nubwo turi abayobozi ahangaha, ariko hejuru yacu hari uwadutumye kumukorera. Mu yandi magambo, iyo tugiye gusenga tuba tumeze nk'aho twagiye kumuha raporo yo kumubwira iby'umurimo. Mubwire ngo dore uko bisa. Ndimo ndabona muri korari bisa gutya, ndimo ndabona mu itsinda ry'abagore harimo izi ntege, ndimo ndabona hariya hameze gutya. Mana, ese aba bantu bawe wampaye ko mbona ibintu bimeze gutya, mbigenze gute? Mose yarazi kubaza Imana, siko bimeze. Umunsi umwe bageze ku nyanja, imbere hari inyanja, inyuma hari abanzi babo, hirya no hino nta hantu bahungira badafite, urupfu rubatuminirije bigize gute. Ariko arababwira ngo nimutuze gusa, mwitonda akanya gatoya. Akazamuka akaja kubaza Imana ngo mbigenze gute. Uwiteka akamubwira ngo genda urambure iyo nkoni. Amen. Tugiye twibuka kuja kubaza Imana.
mu minsi namaze mu murimo wa gishumba, uyu ni umwaka wa 24 ngiyi intsinzi je nahanabonye intsinzi y'ubuyobozi kubaza Imana mbigenze gute. Hari igihe abantu hari n'igihe uje no kubaza inama bakakubwira ibintu ukabwira gute, ariko Imana nizi kubwira impamvu tugomba gusenga. Murayizi, rimwe na rimwe tujya dukora ibyo dutekereza ngo twebwe tuyikorera. Muzumve n'uburyo dusenga, tujya dusenga ngo Mana ngo ndashaka kugukorera iki. Sibyo dusenga pastor, ngo ndifuza ko uyu mwaka ngo nagukorera, ngo nkagukorera iki niki ndifuza ko ariko buriya ntabwo Imana icyo tugomba kuyisaba ari ukuyibwira ngo ndashaka kugukorera iki. Ahubwo amasengesho yacu yagombye kuba ashingiye ku kubaza Imana ngo niki ushaka ko ngukorera muri iki gihe, nihe ushaka muri iki gihe. Igihe abantu bakubwira ugahura n'umuntu akakugira inama akabona nirurangiza, ati njyewe ndimo ndabona wakora ibi ngibi, njyewe ngunda kubabwira okay icyo kintu umbwiye ni sawa, ariko se reka mbanje kubaza Imana aho umbwiye niho Imana ishaka ko mba ndi. Kubaza Imana tukamenya ko uwo dukorera ari hejuru y'ibyo dukora byose, tukayibaza. Gusenga, kuba umunyamasengesho, umuyobozi w'umunyamasengesho ntabwo ari ibintu byo kwingingwa, biri mu nshingano zacu, ni kalite nziza y'umuyobozi. Ikindi nari mvuze, icya mbere ubugaragu, icya kabiri kuba afite urukundo, icya gatatu kuba afite ubwitange, icya kane kuba ari umunyamasengesho, icya gatanu kuba ari inyangamugayo, honest, kuba ari inyangamugayo, kwanga umugayo. Mwakagira Imana mwe, iyi ni kalite nziza. Umuyobozi, abantu gaburya bagutoye babona hari icyo barusha. Bimwe mu bintu bigomba kukugaragaraho umunsi ku wundi ni ubunyangamugayo. Paulo yandikiye ab'Efeso mu gice cya mbere, ngira ngo ni ku murongo wa 6, aravuga ngo yaradutoranyije ngo kuva kera ngo isi itararemwa ngo kugira ngo tube turabejejwe. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda iravuga ngo tube turabejejwe, ariko y'Icyongereza iravuga ngo yadutoranyirije ngo kugira ngo tube blameless, without blame, ku buryo nta muntu wagira icyo agushinja. Ubunyangamugayo bugeraho nta muntu ukureba ngo avuge ngo dore uriya muntu, dore hari akantu umugayaho. Umuyobozi, iyo ni kalite y'ingenzi. Ugomba kuba iki? Inyangamugayo. Muzi impamvu tugomba kuba inyangamugayo? Buriya mu yandi magambo, umuyobozi ni umuntu ugomba kuba icyitegererezo, role model, icyitegererezo. Iyo rero uri icyitegererezo mu bandi, ni bya bindi Paulo yazaga abwira ab'Ikorinto akababwira ngo ariko mujye mundeba, murebe ibyo nkora, ngo mugere ikirenge mu cyanje, mujye mukora nk'uko nkoze. Mu Kinyarwanda role model bazamwita ngo ni munyigireho, mundebereho. Ubu koko iyo itsinda ryose uyoboye mu buyobozi bwawe urimo, nushake bube ari ubwo mu rugo, ushobora kubwira abana bawe 100% n'umutima wawe ukabyemeza ngo mundebereho. Ubunyangamugayo nibwo bwonyine bwotuma ubabwira, kuko nawe ntacyo wirega, n'abandi ntacyo bakurega, ntacyo bakublaminga. Mundebereho. Paulo akabwira ab'Ikorinto akababwira ngo mujye mugera ikirenge mu cyanje, ngo nguko nanje nagize gute, nakigeze mu cya Kristo. Munyigireho, mundebereho. Umuyobozi, urwego rwose waba urimo, ugomba kuba umuntu bita ngo mundebereho. Amen. Icyo kiraremere, ndikiremereye ba? Sibyo mama presidente? Wabwira nka bari abagore bose bari inyuma yawe ngo muze mundeberaho? Kugira ngo ugere kuri urwo rwego, nuko nawe mu mutima wawe nta kintu ugira gute wishinja. Ariko ni kalite nziza, mbega ni ikintu cyiza cyane cyuko umuyobozi yagombye kuba mundebereho, munyigireho, mujye mureba ibyo nkora. Inyangamugayo, umuntu udafite ibyo bamugaya, nta magayo ufite. Ni ikintu rero cy'ingenzi kirivugira. Iri inyangamugayo mu buyobozi, abantu barakubaha n'Imana kandi ikagira gute, ikakubaha. Kuko Yohana mu gice cya 12 murongo wa 26 yaravuze ngo umuntu nankorera akankorera ari inyangamugayo, ngo nzamuha ngo data azagira gute, azamuha icyubahiro. Umuntu nankorera ari inyangamugayo, umuntu uzemera kwikorera, gukorera abandi, akaba ari umusavanti mwiza. Yesu aravuga ngo umuntu nankorera data azagira gute,
azamuha icyubahiro, tube inyangamugayo mu byo dukora. Cya gatandatu ngira ngo nicyo tugezeho, iyindi kalite y'ingenzi ni ukuba umuntu, iki muramfasha kugisobanura mu Kinyarwanda, ni ukuba umuntu inspiring abandi, inspirational, umuntu inspiring abandi. Ni ukuvuga ngo hari ibyo mfite inspiring abandi, ni bisobanura ngo ngomba kuba hari ibyo nubakisha abandi. Narubatswe njewe ubwanje mu buryo bw'umwuka. Inspiration ni ukuba warubatswe mu buryo bw'umwuka. Noneho rero iyo inspiration ufite, ugomba kuba nawe ufite ubushobozi bwo kuinspiring abandi. Abo uyoboye ugomba kuba hari icyo ufite, ni nkaho ufite ibintu muri wewe by'isoko uvomaho, kuko isoko ryacu ni mu mwuka wera, noneho nabo bakakuvomamo. Amen. Muririmbyi w'indirimbo ya 33 muzo gushimisha yararirimbye aravuga ngo mbe umugende, ngo musa Yesu, ngo ngeze amazi yawe kubasaraye. Hari abantu banyotewe, imitima yamenaguritse, bakeneye utuzi tw'ubugingo, bakeneye amazi y'ubugingo, bakeneye amazi yaruhura umutima. None rero uwo muririmbyi araririmba arimo arasenga aravuga ngo umpindure umugende. Umugende ni nka robine, urumva, uzunyuzamwe amazi yawe Mana, anyure muri jyewe, nanje nyatembeshe agere kubasaraye. Noneho kuba umuntu ushobora kuinspiring abantu, ushobora gufata ibikurimo, nawe wujujwemo izo mbaraga z'umwuka wera, izo mbaraga, uwo mwuka wera w'ubugingo, ubwo bugingo ufite, izo mbaraga ziri muri wewe, ukaba ufite ubushobozi nawe bwo kuzitransfer ukazishira mu bandi. Amen. Timwibuka akajambo twatangiriyeho, murakibuka nkabibutse, twavuze ngo umuyobozi ntabwo ubuyobozi buvukanwa, ahubwo ubuyobozi buragirwa. Twavuze ngo leaders are not born, kugira ngo dufashe abaje nyuma. Leaders are not born but made. Ntabwo abantu bavutse ari abayobozi, ahubwo bagira gute, bahinduka abayobozi kuko hari abandi babagize abayobozi. Noneho muri ikalite ya inspiration, ku inspiringa, nuvuga ngo iyo ushaka babandi, ubu nukuvuga ngiye nimba ndi umupasiteri, nagombye kubyara abandi abandi bapastori. Inspiration ndimo, ibindimo, nagombye gukora uko nshoboye nanjye nkabishira mu bandi bazaba abayobozi ejo, bazaba abapasiteri ejo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni wewe kamara. Ahangaha muri iyi inspiration yari igiye wigisha abantu bakazaba beza kukuruta. Ahangaha hagahita haba intambara. Nta bantu mujya mubona no mu itorero umuntu yaba afite imbaraga, abayobozi bamwe bagatangira ati ubu ngubu abantu baraje bagire gute, araje anciyeho, intambara zikaza basunikana. Yesu yabwiye abigishwa gute yeme? Ntimuzi ko yababwiye barebaga ibitangaza akora, umunsi umwe arababwira ngo ndimuzajya mutangazwa n'ibyo nkora. Arababwira ngo muzakora ngo ibirenze ibyo nakoze. Ubundi umuyobozi nyamuyobozi wagombye guproducinga abandi bayobozi bakuruta, kandi bakuruta ntugire ishari. Ko Yesu yabwiye abigishwa ngo muzakora ibirenze ibyo nakoze. None se Yesu hari aho twumvishe yakirishije igicucu? Ariko Petero yazaga anyuraho abarwayi bagahaguruka, igicucu cye kikabyutsa abarwayi. Simwumva ibyo kwa byari bitangaza bikomeye? Nimba umwami wacu waduhamagaye yarakoze ibitangaza akabwira abigishwa ngo muzakora ibirenze ibyo nakoze, yaraba inspirinze ku buryo yari yarabahaye umwuka. Umunsi umwe Mose yari afite iyo inspiration yo gushira mu bandi. Umunsi umwe Imana yaramubwiye Mose, iri jambo ndarikunda, hari n'abajya babimbwira nkababwira ngo nimufateho. Umunsi umwe Mose, Imana yaramubwiye ngo Mose, ntabwo uzaguma ngo uhanure wenyine, ngo naguhaye umwuka uhagije, fata ku mwuka ufite ugenda uhereza abandi bantu 70 bagire gute, bahanure. Sibyo pastor? 70 afataho asagurira abandi 70. Imana yari inaniwe gufata kuwo yahaye Mose ngo ugende inyanyagiza muri abo 70. Ntabwo yari binaniwe, ahubwo nuko tugomba kuinspiring abandi. Hariho abantu bajya bambwira nagiye nko mu biterane, nejo bundi hari babiri babimbwiye hariya, ndahaguruka mbarambika higanza ngo ndifuza kumera nka pastor, nkamubwira ngo fataho. Nanje nikamose sinabiherewe ubuntu, nabiherewe ubuntu. Uwo mwuka Imana yanshizeho, nimba hari akantu ubona hari Imana yanshizeho ukumvura gakunze gatware, Jese sinagaherewe ubuntu. Wakire nkuko Mose yafashe ku mwuka we bagahereza abandi 70 bagahanura.
unashaka ngo ngume mfatiye mikrofone nje nyine imyaka mfite se hasigaye ingahe ngifashe. Hagomba kuboneka abandi bazakora ibirenze ibyo twebwe twakoze. Wibona uwo wasengeye, uwo wifuje ko azamuka yazamutse ngo utangire usunike ngo ariko arandwa akurwanyije gute? Imana nawe irimo iramuzamura, ahubwo shigikira impano yiwe. Haleluya. Kuba umuntu ushobora kuinspiringa abandi. Mu yandi magambo ni ukuba umuntu ufite icyo atanga. Nimba udafite icyo utanga, abo bantu urabona bazakuguma imbere. Kuba rero waratorewe ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, wagombye gushakisha kuri ya soko nababwiye, ya soko tuzatuja kuvoma, ugashaka ku buryo uba ufite package, uba ufite ikintu abo uyoboye bakubonamo, babona ko hari icyo bakuvomamo. Haleluya. Iyo ni kalite nziza. Tari umuntu wewe wenyine ariko uproducinga abandi. Ejo twize ijambo rivuga hejuru yo kuba umwigishwa mwiza, kuba umwigishwa wa Yesu. Dusoma hajya muri Matayo 28. Hariya Yesu yazababwira ngo mugende ngo muhindure abantu abigishwa. Buriya iyo ubisomye mu zindi ndimi haraho iyo bitranslatinze neza kuva mu rurimi babyanditsemo mu Kigiriki, ntabwo hajya twebwe twasobanuye ngo mugende nka hari itegeko. No mu Cyongereza ni itegeko ngo go, ariko ubisobanuye iyo bituruka iriya bijya bigaragaza yuko atababwiye ngo arabategetse, ahubwo yarababwiye ngo as you are going. Nkuko going ni continuation, ngo ni uko muzajya mugenda. As you are going, uko muzajya mugenda mujye mugira gute? Murema abigishwa, mumere nk'uruganda. Niko njya mbisobanura. Ubundi twagombye kuba nk'uruganda. Uruganda rujya ruproducing, mujya mukora mu nganda hano nimwe muzizi. Ugakora nko mu ruganda rurimo rurakora nk'inkweto cyangwa se ntiruza ruhagaraza amaruguma rugaproduce. Kandi wambara umwenda waravuye mu ruganda runaka ugasanga rwanditseho ngo made in China cyangwa made in Rwanda. Mwabonye dushatse tuzaduturuka i Rwanda twanditseho ngo made in Rwanda. Uvuga ngo uhita umenya ngo byabaye produced mu ruganda rwabereye ahangaha. Icyo bivuga rero ku inspiringa ni nkaho Imana hari icyo yamaze kugushiramo ikugira nk'uruganda. As you are going, inspire others. Aho uzaba ugenda hose muri kwa guproducing aba disciples, kwa kurema abigishwa, wagombye no kugira gute? No kubashira mu icyo Imana yagushizemo, bakikubonemo umeze nk'uruganda. Sinababwiye ngo tube nk'umugende dutembesha amazi. Tubyara abandi bayobozi, tubarere bakurire ku birenge byacu. Abayobozi bajya bakurira ku birenge by'abandi. Wishaka ngo uzabeho iteka ryose, ntabwo ari we uzayobora igihe cyose. Rema abandi bayobozi iruhande rwawe bazakora ibirenze ibyo wakoze, hanyuma icyubahiro cy'Imana kigire gute? Kigaragare. Amen. Ntabwo ari abaje guhangana nawe. Nibavuke, bavuke, baremeke, bagire gute? Bakorera Imana. Noneho ikindi twari tugeze ku cya 7. Umuyobozi mwiza agomba kuba ari umuntu ushigikira abandi, very supportive. Ushigikira abandi ni ukuvuga gute? Ntubace intege. Twari tumaze kuvuga nimba ubonye umuntu arimo arazamuka wimuca intege, ahubwo shigikira impano yiwe. Wiyica intege ngo yango arimo aragira ngo murabona ngo amaze kugira popularite mu rusenga. Hari ikibazo nimba aririmba abantu akaba ari bwo bafashwa, abari uzazoheza mikoro cyane. Ube supportive, nuvuga ngo ushigikire impano zabuyoboye kugira ngo bagire gute? Kugira ngo za mpano zizamuke. Ikindi icya 8 ngira ngo tugezeho kiravuga ngo umuyobozi kalite nziza agomba kuba ari umuntu ushoboye gukemura ibibazo by'abantu, problem solver. Ashoboye gukemura ibibazo. Hari abantu bajya babona ikibazo kivutse akagihungira kuri. Iyo rero bakiretse kikaguma kizuminga aho, kikaguma kizenguruka aho ngaho mu bantu, kirakura kandi kari gato ari kugakemura kare. Kemura ibibazo kandi ubikemurire ku gihe. Wibanze ngo ubirindise, wibitinya. Mwibuke ko twavuze ngo umuyobozi ni umurisk taker, ntabwo atinya. Iyo ikibazo kivutse gifesinge ugikemure.
wirindira ngo kigende kimera imizi kijya kigenda kiva ahangaha kigenda gikururuka ngo cyari cyatangiye ngo none ngo kigeza kirimo kiragenda kizenguruka kiva mu inani ugakemura ikibazo kari. Kandi iyo bagiye gukemura ibibazo mu gukemura ibibazo uragenda ntutema amashami y'ikibazo ahubwo urandura imizi. Iyo utemye amashami ugasiga imizi kirongera kikagira gute kigashibuka. Mu gukemura amakimbirane bazavuga ngo iyo amakimbirane yavutse wowe ukaja tuvuge bari abantu bombi batonganye noneho waje gukemura ikibazo batonganye umwe akakubwira ngo yantutse gutyo undi akakubwira ngo yambwiye nabi wowe ukaja gukemura ibyo bibazo byo ko yakubwiye nabi ntabwo kiba kirangiye. Icyo ni kimwe n'amababi ubwo ibyo wabonye n'amababi n'amashami ariko icyatumye mubwirana nabi kiririya hasi. Iyo ushaka gukemura ikibazo urakigira gute urandura niyo mizi bikarandukana. Icyabateye gutongana niki ukajiriya ukarandura uwo muzi kuko nuwusigamo nubundi ejo uzabyara ibindi. Umuyobozi nyamuyobozi ntatinya ibibazo iyo bivutse ahubwo arabikemura. Ibibazo iyo bivutse agira gute ni umuntu ufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo ntahunge. Urumva ndumva icyanyuma agomba kuba ari umuntu ufata imyanzuro ushoboye gufata decision. Ufata imyanzuro ni ibintu byiza cyane iyo uri umuyobozi. Ntabwo ibintu ubipendinga ngo biza bihora bicagase aho ubona rukomeye ugafata umwanzuro nk'umuyobozi kumva ibitekerezo by'abantu ariko nanone ugafata umwanzuro. Hari abantu bajya bananirwa gufata icyemezo. No gufata icyemezo ntabwo ari umwanzuro. Umwanzuro ni conclusion ariko decision ni icyemezo. Gufata icyemezo kabuzi gufata icyemezo koko nk'umuyobozi udatinya ugafata icyemezo nk'umuyobozi. Ngiye gusoreza kuri cya gitabo twasomye. Mwumvishe ko ibyo nababwiye byose ntaragera kuri cya gice twasomye. Murakibuka? Twasomye muri kuva igice cya 17 umurongo wa 8 kugera ku wa 15. Kuva igice cya 17 umurongo wa 8 kugera ku wa 15. Twavuze muri ibi byose twavuze ibintu bitatu. Nubwo twavuze byinshi bikubiye mu bintu bitatu. Twavuze ngo umuyobozi ni iki? Umuyobozi ni umuntu ugendera imbere y'abandi, ni umuntu utanga icyerekezo, ni umuntu utanga intumbero, ni umuntu ufata riske agatera intambwe imbere y'abandi. Turavuga cya kabiri twavuze impamvu tugomba kuba abayobozi, dukeneye ubuyobozi. Twavuze ngo nta kintu twageraho, nta terambere, nta success, nta improvement, nta correction yabaho hatabayeho ubuyobozi. Icya gatatu ni ibingibi bintu 8 twari tuvuze bigize gute bigize qualité umuyobozi mwiza. Noneho rero ngiye gusoreza ku cyakane kivuga ngo iyo turi abayobozi muri institution nk'uko buno ahangaha twicaye hariho abayobozi b'amakorari, hariho abayobozi bo mu matsinda y'abagore, hariho abapastori, hariho abungirije abapastori, hari abadiakoni, hari n'abandi bo mu zindi nzego. Noneho dusoreze ku ijambo rivuga ngo umuyobozi wese agomba guhagarara mu mwanya we. Niyo parti ya 4. Guhagarara hehe mu mwanya wawe. Kuko twese kandi twagendera rimwe. Umuntu wese ahagarare hehe mu mwanya we. Icyo ushinzwe umenye ngo nshinzwe ndahagarara neza. Undi nawe ahagarara hiwe aho Imana yamushize. Icyo turaza kukivuga aho Imana yadushize nimugoroba na pasiteri yadusomeye cya gice kiri kuri flyer. Kuko yadutoranyije mu myanya itandukanye, umuntu wese agomba guhagarara neza mu mwanya we. Twasomye inkuru dusanzwe tuzi. Abisirayeli bava mu Giputa bahuye n'intambara ya mbere bahuriye mu butayu ni intambara y'abamereki. Abamereki barabitanze barabarwanya kandi ntabwo bari biteguye ko bari buze kurwana. Ntibari bazi ko baza guhura n'abo bantu. Bahuye nabo urumva ni ya challenge nababwiye ngo iyo uri mu nzira uyoboye abantu uzuhura n'ibibazo. Iyo uhuye n'ibibazo witwara tugomba kubikemura nibyo twari tumaze kuvuga. Mose rero ahuye n'intambara y'abamereki nubwo atari yiteguye kurwana yagombaga gushaka igisubizo nk'umuyobozi. Noneho rero ahangaha amaze kubona abo bantu babahagurukiye barimo barabitanga nta nzira bafite, yagombaga gushaka ingamba zituma bikura imbere y'abamereki. Ikintu yakoze yarabanje ahamagara Yoshua
aramubwira ngo Yoshua, inzira y'uru rugamba ngiye sinyizi, ariko iyo nkwitegereje nza mbona uri umugabo ushoboye kurwana. Burya iyo uri umuyobozi mwiza uzumenya n'impano abantu bafite, waje no kubapointinga mu mirimo ukareba ugashinga umuntu umurimo ukurikije ibyo ashoboye. Mose abwira Yoshua ati ndakurebye nsanga wewe wagira gute, waje ku rugamba, ariko nanone nturi bugende wenyine kuko wewe iby'urugamba ubishoboye. Genda mu Bisirayeli utoranye abandi bagabo bameze nkawe, mugende muje gukubitana amasasu na hehe, muje kurwana kurwanya abamereki mu barwanye. Mose nawe nubwo yari umuyobozi yarazi ko hari ibyo adashoboye. Kuba umuntu ari umuyobozi ntibivuga ko ashobora byose, tugiye tubyemera. Mose yarazi ko ikintu ashoboye ari ugusenga, ariko atazi kuja ku rugamba ngo arwane. Abashinzwe kurwana abishinze Yoshua, ariko nawe aravuga ngo njyewe icyo nshoboye ni cya kindi Imana yampaye cyo kuja kuvugana nayo. Nimuja kurwana n'abamereki nanje ndazamuka ku musozi nje kugira gute, gusenga. Turimo turavuga ukuntu umuntu wese agomba guhagarara mu mwanya we. Mose yashoboraga no kuvuga ati nimuje gusenga nanje ndabaherekeza, ko yaravuze ngo ya mugende muje kurwana nanje ndagira gute, ndasha gusenga. Mose azamuka ku musozi. Hano hari abandi bagabo babiri twumvisha inkuru zabo. Uyu ni Huri na Aroni. Huri na Aroni bo ntibashoboye kurwana ngo bajane na Yoshua, ariko no gusenga nabyo ntabyo bagize gute, ntabyo bashoboye. Ariko nabo barareba baravuga bati ko biri kose natwe hari icyo twashobora. Ngo babwira Mose, none usanzwe ugenda wenyine gusenga, uyu munsi reka tujane. Urumva nabo batari bahagaze neza, se twebwe buriya ntacyo twamara. Ngo Huri na Aroni bagira gute, bajana na Mose ku musozi. Mose ndiyabahakanira. Mose nabwo yashoboraga no kubabwira ati ariko ubundi nsanzwe njana namwe, ariko kuko bari bamubwiye ngo turajyana nawe agira gute, azamukana nabo. Ngo bageze ku musozi urugamba rwari rukomeye. Nababwiye ngo mu buyobozi muri iyo ngo umuyobozi nyamuyobozi yemera gufata ingorane, hari risk ntuzitinye. Byari bikomeye kugira ngo wigobotore muri izo risk cyangwa se muri izo ngorane n'inzitizi, uzushaka izindi strategy, ingamba zikomeye. Mose rero noneho muri ya masengesho yari yafashe strategy y'amasengesho adasanzwe asenga. Bibiliya nta handi zitwereka ko yaza agasenga azamuye ibiganza, ariko uwo munsi noneho kuko urugamba rwari rukomeye, Yoshua yagiye kurwana, ngo yasenze ngo akazasenga yazamuye ibiganza. Bibiliya yavuze ngo iyo yazamuraga ibiganza bye, amaboko ya Mose ngo yayazamura gutya, Abisirayeli bakanesha. Yananirwa amaboko yikubita hasi, ngo abamereki bakagira gute, bakanesha. Urumva intsinzi yari ishingiye muri uko kuzamura amaboko. Noneho rero nawe ntibyari gushoboka ko agira gute, ko akomeza azamura amaboko. Huri na Aroni ngo babona ibintu byakomeye, bababonye n'abakazi kabo, ngo babwira Mose batoke, noneho natwe icyo dushoboye twebwe ari ukuja ku rugamba ntabyo dushoboye, ari ugusenga nabyo ntacyo tuzi, ariko icyo dushoboye umuntu wese mu mwanya we ngo twashigikira amaboko yawe. Amen. Huri afata ukuboko kumwe kwa Mose, Aroni nawe afata ukundi, ngo Mose akomeza azamuye amaboko ye. Ariko ikintu kinejeje ngo yaza azamura amaboko ngo atumbiriye inkoni y'Uwiteka. Mwibuke ya nkoni kuko yari irimo presence y'Imana. Imana niyo yari yararwanisha imbere ya Farao, niyo yari yarakoze ibitangaza, niyo yari yanabambukije inyanja. Ngo atumbiriye hejuru gusa areba ku Mana, ntabwo yarebaga amaboko ye ngo niyo arimo imbaraga, ahubwo yatumbiraga ku Mana ya Isirayeli iri buze kubatsindira urugamba. Haleluya. Umuntu wese mu mwanya we. Huri na Aroni bakomeza wa murimo. Murabona abagabo babiri wagira ngo none nakazi gatoya, ariko ndikari gatoya, kuko iyo bataza guhaba Mose ntabwo aba yarahagaze ngo akomeza agize gutya, byari kunanirana. Kuko Bibiliya yavuze ngo bakomeza bashigikiye amaboko ye, ngo amaboko ya Mose ntiyagwa. Buriya bimwe mu bintu bijya bitunaniza mu murimo w'ubuyobozi ni ukutagira abashigikira amaboko y'abayobozi. Amaboko y'abayobozi benshi yatendebutse kuko babuze bashigikira, ariko abarwanya ayo maboko bo bari benshi, ariko abayashigikira bari bake. Noneho igihe kiragera ngo kuko Mose yari yahagaze umwanya munini,
umugongo urananirwa, n'amaguru ibintu birananirana, yumva ibintu biranze. None ariko mwibuke ko yari kumwe na Huri na Aroni, nimba baraganiriye, Huri na Aroni ngo baragenda bazana ibuye. Tuvuge ngo amen. Bashatse iyindi strategy yo kumwunganira, ngo bazana ibuye bagira gute, bararimutega. Barimuteze, Mose agira gute, yicaraho, kandi yicara kuri rya buye, ngo bagira gute, bakomeza gushigikira amaboko ye. Umunsi urenze, Abisirayeli batsinda urugamba. Kubera iki? Kuko buri muntu wese yahagaze mu mwanya we. Tuvuge ngo amen. Buriya ibibazo tujya duhura nabyo mu buyobozi, nuko abantu bashinzwe ubuyobozi baza bava mu myanya yabo. Umudiyakoni akava mu myanya ye agatangira kureba ibya pasiteri. Pasiteri nawe akava mu mwanya we agatangira kuja kureba ibya perezida wa korali. Perezida wa korali nawe akava mu mwanya we agatangira kureba ibya abadiyakoni. Urumva? Hariho akamaro kenshi, reka mvuge ibintu bitatu. Inyungu yo guhagarara mu mwanya mu gihe muri abayobozi cyangwa se mu gihe mukorera Imana. Harimo inyungu ikomeye. Inyungu ya mbere mu guhagarara buri muntu wese mu mwanya we, kandi ukawuhagararamwo neza. Icya mbere twunguka iyo buri muntu wese ahagaze mu mwanya we, nuko buri muntu wese yubaha impano z'abandi. Tuvuge ngo amen. Kubaha impano z'abandi. Mukanya twari tumaze kubivuga ngo tuzisapotinge. Umuntu agomba kubaha impano y'undi kubera iki? Kuko ntabwo ibintu byose tubishoboye. Ubu murareba mpagaze aha nashobora ibintu byose, ntabyo nshoboye. Hari ibyo nshoboye, hari n'ibyo ndashoboye. Nawe hari ibyo ushoboye, hari n'ibindi udashoboye. Ubwo rero impano ya mugenzi wawe ujye uyubaha. Iyo umuntu yahagaze mu mwanya we, umenya agaciro, kuko agaciro k'umudiyakoni. None umudiyakoni niduza tugasanga yateguye urusengero, uzaje gusenga uri pasiteri wateguye ubutumwa wabusengeye, usange batahanaguye aho mwicara, uzahita uva mu mwuka. Ariko kuko hari uwundi muntu wabikoze yagutunganyirije igituma wa mwuka ugumamo. Ubwo rero ntugomba gutekereza ngo wewe ngo nuko Imana yaguhaye iyi mikrofone ikaguha amahirwe yo kuvuga, abantu bagatanga haleluya bagakoma amashi, ngugire ngo hari icurushuri yawakubuye. Ntacyo umurusha. Iyo umuntu ahagaze mu mwanya wiwe neza ukawuhagararamo neza, undi agahagarara mu mwanya we neza, mwese mufite intego imwe. Ntibuke intego ni ya viziyo twavuze kare, mufite icyerekezo kimwe. Inyungu mukuramo nuko buri muntu wese yubaha impano ya mugenzi we. Haleluya. Tujye twubaha impano za bagenzi bacu. Yemaraho dufite limitation, ntabwo ibintu byose tubishoboye. Guhagarara mu mwanya neza rero, umuntu wese mu mwanya we wubaha impano ya mugenzi wawe. Muragira ngo buriya Mose ari amaboko yari kuza kubigenza gute? No, uri ushize mu gaciro watekereza ngo bari abagabo bari babuze uburyo, Huri na Aroni. Ese abantu b'abagabo badashoboye gusenga, ntibashobore no kuja ku rugamba, ntibatorwe no mu baje kurwana, ntiwabona ko ntacyo bari bamaze. Ako se ntibyarangiye ari bo bafite icyo bamaze kurenza abandi. Buri muntu wese mu mwanya we bifite inyungu, kuko iyo umuntu ahagaze mu mwanya we umenya impano ya mugenzi wawe ko ifite agaciro kugira ngo umurimo w'Imana ugire gute, wubakwe. Icya kabiri dukuramo iyo twahagaze neza mu mwanya, buri muntu wese mu mwanya we, umusaruro uba mwinshi. Amen. Mugira success. Wa musaruro twavugaga, ntitwavugaga ngo leadership izidufasha kugera kuri success. N'ubanga umusaruro kugira ngo ibintu bigerweho vuba kandi umusaruro ube mwinshi, nuko ga mwese muterurira rimwe. Umwe agaterura aha, undi mu mwanya we, undi hariya. Noneho cyacerekezo cyaho mugiye kuja mwese mukagira gute? Ni nkuko mwaterurira ikintu kimwe kiremereye icyarimwe, ntihagire uvunika. Kubera iki? Umusaruro mugasanga ubaye mwinshi, kuko nta uvunika, umuntu wese aba yafashahe. Buriya nikiza gituma abantu bagononwa bakavunika, nuko hari abatererana abandi. Narimbi babwiye mu kanya ngo hari abananirwa gushigikira amaboko y'abayobozi, ahubwo bagakubita agatentebuka. Ariko iyo umuntu ahagaze mu mwanya we, buri muntu wese mu mwanya we, icyo Imana yaguhaye uzugitahura, ugihagararemo neza, wije kurunguruka iby'abandi kuko ibyo ntabyo yaguhaye. Buri muntu wese ifite icyo yamuhaye, uhagarare mu mwanya wawe neza. Nuhagararamo neza, nanjye ngahagararamo wanje, undi nawe agahagararamo wiwe, bizagenda neza. Kubera iki? Kuko bizatanga iki? Umusaruro mwinshi. Icya gatatu, muzagera ku ntego mwiyemeje kandi vuba. Nicyo cya gatatu. Iyo umuntu wese yahagaze mu mwanya we, mugera ku ntego. Kugera ku ntego vuba kandi
byihuse. Amen. Ya ntego twatangiriyeho tuvuga ngo vision, intego n'icyerekezo mubigeraho. Kubera iki? Kuko buri muntu wese yageze. Intego y'Abisirayeli yari iyihe? Umusaruro wabo nuko batsinze urugamba, ariko intego yabo nuko bagombaga kurwanya Abameleki. Babigezeho kubera iki? Kuko buri muntu wese hari icyo yakoze mu mwanya we. Imana rero iduha umugisha, idufashe. Bamaze gutsinda urugamba, ngo Imana ibwira Abisirayeli, ibwira Mose, amubwira ngo ubwire Yoshua. Natangaye kariya kantu. Ntiyamubwiye ngo ubyandike gusa, yaramubwiye ngo banza ubibwire Yoshua. Imana yari izi ko Mose azasigira Yoshua ubuyobozi, ujye ubibwira abandi. Amubwira ngo bwira uzagusimbura, umubwire ngo ntibazasigare bibagirwa, kandi unabyandike bazabyibuke. Babwire ngo bazibuke yuko Uwiteka yarwanyije Abameleki, yabaye mu ruhande rw'Abisirayeli. Yandika urwibutso. Urwibutso ni ikintu memoriyo ni ikintu kijya gihora gihagaze, ugasanga inyandiko yanditswe wenda nk'ahariya mu 1950, ugasanga n'uyu munsi iracyanditswe. Ni urwibutso. Ukaza rubwira next generation, ukabwira ngo abazaza b'ikindi gihe bakamenya ngo iki kintu cyabaye muri uyu mwaka. Ubyandike bitazibagirana, Abisirayeli bazahore bibuka from generation to generation. Bamwe bazabwira abandi, bababwire yuko Uwiteka kuri uyu munsi yarwanyije Abameleki, kandi ngo yabarwanyije utazongera kwibukwa. Ariko babigezeho, bageze ku ntego, bagera ku musaruro. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko buri muntu wese mu buyobozi bwe cyangwa se mu mpano ye yahagaze mu mwanya we. Imana iduhe umugisha, kandi ihe umugisha ijambo ryayo. Amen. Nari nabasezeranyije ko haracyari iminota pastor. Haracyari iminota nk'icumi. Ufite ikibazo yabaza cyangwa inyunganizi ushaka kugira icyo yongeraho? Yego pastor. Winjiye ari bwo ngitangira, ntabwo ari cyane, ntabwo wakerewe cyane. Yego. Yego. Igihe kirekire. Yeah. Yego. Yeah. Wabandi. Hazavamo abandi. Yego. Yego. Kintu kimwe gusa. Yeah. Yego. Ntabwo ari ibintu umuntu avukana. Iyo mpano. Reka duhere kuri icyo ngicyo aravuze ngo ese kuriya kuntu umuntu ari mu kuba pasiteri ugasanga n'umwana we aramubaye n'umwuzukuru we akazamuba,
ese baba barabitojwe cyangwa baba barabivukanye, ese bigenda gute? Mu by'ukuri bigomba kuba uko nguko. Ntekereza ko hari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, ubupastori wundi, pastoral ministry ntabwo ari leadership, no calling. Muri calling, muri uwo muhamagaro, iyo ugezemo ugomba nyine kuba nanone ufite kalite, ufite ibiranga umuyobozi, kuko hari abapastori bamwe batari n'abayobozi, akaba afite wenda uwo muhamagara ariko iby'ubuyobozi bikaba byaramwihishe, ugasanga afitemo n'intege nkeya. Noneho hari impamvu nyinshi njyewe navuga, ko wavuze abana n'uvuga abagore n'abagabo. N'abagore abagabo barimo kuba abapasiteri bagasengera abagore babo, cyangwa nkanje ngasengera umugabo wanjye, nabyo nyine nabyo birahari, n'abana. Ubupastori nimba ari umuhamagaro, muri uyu mwana hakaba harimo umuhamagaro, birashoboka ko yaba umupastori. Ariko nanone titwirengagije ko hari abafashe ubuyobozi bw'itorero nka property y'umuntu. Amakosa akorerwa mu itorero rimwe na rimwe ni igihe ufashe itorero nk'ahari umutungo wawe. Hari umuntu nyine uheruka kumbwira, njyewe ndabyemera yuko mu rubyaro rwa pasiteri habonekamo umuntu ufite umuhamagaro, rwose ndabyemera. Ariko nanone si ihame. Hariho n'abaza babafosinga kuba bo. Hari umuntu nyine wigeze kumbwira ati, mu munezero mfite nuko ngo nabonye samuragwa. Mwumvishe icyo bivuze? Umupasiteri mugenzi wanje yarambwiye ngo mu munezero afite ngo yabonye samuragwa. Samuragwa ubwo nukuvuga ngo umwana we yabaye umupasiteri, ngo ubwo rero ngo nabonye samuragwa. None se ubupasiteri bubaye inheritance, bibaye umurage ku buryo ni nk'isambu, ni nk'inzu waguze ku buryo usingiriza umwana wawe. Wenda iyo avuga ati Imana mu rubyaro na mu bana nabyaye harimo umwe ufite umuhamagaro, ariko samuragwa, donc bibaye nk'iki, bibaye nk'umutungo waguze uzasingiriza umwana wawe igihe udahari. Ntabwo itorero ari umurage ku buryo dusingiriza abo twabyaye. Ariko mu bo twabyaye haramutse harimo ufite umuhamagaro, agashimwa n'itorero, akaba afite ingeso nziza, akaba afite ubuhamya bwiza, yamuba akaba umupastori. Ariko aramutse abaye umupastori kuko twifuza ko azaragwa ibyo twatangije twebwe, twaba tuguye mu kaga ko kugusha itorero ry'Imana mu bibazo. Ubwo ni ukuvuga ngo byaba itorero turigize nk'umutungo ku buryo umwe azaza asingiriza undi. Aha nyine bikajyana na babandi nyine uwo mwashakanye niba afite umuhamagaro na amahoro, ariko wimutsindagiramo uwo muhamagaro ngo nuko ushaka ngo abe umupastori iruhande rwawe, ibyo nabyo ni akandi kaga. Ndumva aricyo nabisobanuraho. Ariko nanone rimwe na rimwe abana bacu, abana burya biga par invitation. Hari igihe ibyo dukora nabyo bigira gute, biba inspiring, bikazarangira nabo bakoze nk'ibyo dukora. Nabyo birashoboka, ugasanga nabo uwo murimo bagize gute, barawukunze. Kubera iki? Kuko ibyo yabonye ukora. Muzarebe n'inahangaha mu yindi mirimo uzasanga umuntu ni umuloya n'umwana we akaba umuloya, cyangwa ari umumedical doctor akaba ari umuganga mu dogiteri, n'abana biwe bakazaba abadogiteri. Rimwe na rimwe burya biterwa nuko icyo urimo urakora. Uzarebe n'umwana mu rugo, ibiryo ukunda kurya akaba ari byo utangira kugaburira umwana wawe, nawe biza birangira bikunze. Rimwe na rimwe ibyo birashoboka ko iyo inspiration yatuma bakunda umurimo nabo bakazawujyamo. Ariko nanone twirinda ikizatuma dufata umurimo w'Imana twebwe ngo tubibatsindagiremo bitabarimo, atari umuhamagaro wabo, uwo twashakanye ngo mpaka mugire gute musengere ngo nukubera iki, ngo nukubera ko agomba kubaho ngaho. Erega uyu murimo naho tujye twibuka n'indi mirimo. Ese nukuvuga ngo ubwo umuntu ari umuganga, ari umumedical doctor, ari umuganga, birategetswe n'umugore we bagomba kuba umudogiteri? Ntabwo bishoboka. Erega nabyo tuze tubitekerezaho. Ese umuganga ari mu bitaro baba bategereje yuko umugore wiwe nawe aza kuvura?
ntabwo ari byo ndetse kuko mu gipasitori ho umuntu yumva automatic ariko kuwo bashakanye nawe agomba kumuha ahubwo icyo nemera uwo mwashakanye n'abana bawe igihe badafite umuhamagaro bakubera nka Huri na Aroni bakajya bagushigikira ariko nta muntu uyu murimo wa gishumba ugomba kugira gute kuwutsindagirwamo kuko ni umuhamagaro. Icya kabiri yari yabajije ngo Abisirayeli mu gitabo cyo gutegeka ngo bazengurutse ku musozi iriya myaka bagenda bazenguruka bagaruka hamwe ati se byari byarapfiriye mu buyobozi. Bibiri igaragaza ko ntabwo ari ubuyobozi bubi ahubwo Imana yari yarabahanye kubera ko bageze mu nzira bagatangira gutekereza iyo bavuye bakibagirwa Imana ibakuye mu kanya gatoya kwa Farawo ngo bagatangira bakajya bavuga ngo n'ubundi watuzaniye ikimosi utuzana ngo ahangaha ngo kandi twazaga turya ngo amadegede n'ubutunguru wazanye kutugira gute aho kugira ngo bizere Imana ibakuye muri ayo maboko bizere ko izabageze hari Imana ibahanisha kuzenguruka kuri uwo musozi kandi iyo yonyine irangije igihe kigeze irababwira ngo igihe mumaze muzenguruka kuri uyu musozi kirahagije nimuhindukire mugende. Yari inkoni y'Imana ntabwo byaturukaga ku buyobozi bubi bwa Mose nicyo cyatumye bazenguruka ariko mu buyobozi hari igihe tugira intege nkeya zigatuma abo tuyobora bazenguruka bakamera ngo marché sur place kera niko bajyaga batubwira ba mwarimu ngo marché sur place ubwo uri muri amarisha ubu wawe ugenda nyine ariko kubera yavuze ngo sur place ntutera agatambwe ngo ugende ukaguma ubyinagira hamwe. Iyo uri umuyobozi ugatuma abuyoboye baguma kuzenguruka hamwe baguma bagira gutya igihe kiragera bakarambirwa ibyo barimo ugombe uzana impinduka zituma bishimira ubuyobozi bwawe. Yego pasiteri. Amen. Mukoreshe mikrofone kugira ngo nimba barimo barabiriko oya bano ko barumva ariko se muri online birumvikana online ngira ngo ntibyumvikana mukoreshe mikrofone. Bwana sifiwe. Nari mvuze ngo nshimira Imana kuko ndi hano kubw'ijambo ry'Imana dushimira n'ubuyobozi bw'iri torero ryadutumiye baratuzirikanye Imana ibaho umugisha ko mwadutumiye. Icya gatatu nshimira Imana kuko mbaye muri aya masomo y'umwarimu muke naherutse kera. Imana ishimwe kuko Imana yagiye yagura abantu mageneration n'amageneration. Bwana sifiwe sana. Amen. Mfite ibibazo bibiri ariko hari ikindi nari ngiye kongeraho bukeya bikurikirana n'icyo pasiteri amaze kubaza. Yego cyongereho rwose. Je ndumva yuko ugize amahirwe ukaba leader mwiza ushimishije Imana n'abantu ndatekereza iciza cyose ufite ugira icyo uzi ukora cyambere ugira imbaraga zose zo kuvuga ngo abagukomoka nabo babe icyitegererezo. Siyo ntego ya mbere y'ababyeyi yo bisobanura kuko uri umurida mwiza kandi ukagira n'ishinga ibi byose batwigishije ukaba ubyujuje ukagira amahirwe ukabyuzuza uza wifuza ngo abawe bose ariko bazaba dukuyeho icyo Imana yaremeye umuntu buri muntu wese Imana ifite icyo yamuremeye n'inshingano igomba gukora kuko yamuhaye arizo batubwiye ngo dushigikire impano z'abantu. Ndumva ariko nguko nta cyaha nta nakosa ririmo ugize umugisha ukabona mu rubyaro rwawe habonetse intwari Imana yatoranije muri iyo kariyeri ishigikire uko mushoboye. Ikibazo cya mbere ni iki ngiki twagize umugisha nje ndumva uyu munsi rwose mama yaje twarevinze nubishe iki kibaye igitangaza tukunze gutumirwa mu makanisa atandukanye tugahora n'umuriro abantu basirimba amashati yarobye tugataha twavuze ibintu byari bikomeye ariko uyu munsi nubishe ari bidasanzwe. Bwana sifiwe sana. Amen. Nimba dufite ikibazo gikomeye umwarimu wacu yavuze ngo abayobozi bubu reka tuba bubu tukoze mu gihe kigoye kirya bibiri ivuga ngo igihe c'imperuka kizaba ari igihe kiruhije. Mu by'ukuri twabaye ba leader mu gihe kigoye kurusha abandi. Rero akaba ari nacatumye shinje sigara
ku ntambwe ya mbere. Yego. Watubwiye ngo umuyobozi mwiza, ijambo rya mbere ngo nta muyobozi uvuka ari umuyobozi, ariko ahubwo arigishwa. Yego. Kandi ngo agomba kuba ari umuntu ufite vision. Yego. Ese reka mbere kuri vision, mu mwanya umuyobozi afite vision kandi agashaka ngo ariyo iyo ntumbero abantu bamukurikiye cyangwa ayoboye bayigenderemo, ese ni ryari ziba dictature? Ese dictature abantu bayita gute mu Kinyamurenge? Ni nko itegeko ushira ku bandi ikintu utase, igitugu. Yego. Ni ryari riba igitugu? Ese kuvuga ngo twiyevite ndiri igitugu twakora iki? Irya kabiri kiri kuri vision. Ese iyo ufite vision abo uyibwira wenda bakumva kuko hari uruhare bagomba kugiramo kuvuga ngo ya vision wenda ibe neza cyangwa ibe donc igere ku ntego, niki abantu wakore kuri leader? Ese waba nkuregeza kuri ya ntumbero yawe cyangwa ni strategie twakoreka nkoresha iyo niki leader yakoresha kuvuga ngo akoresha strategie ya ntumbero cyangwa irya vision yiwe ije mu buryo? Sinzi nimba cyumvikanye. Impamvu mbivuze, nimba hari ikibazo dufite mu matorero, tureke uburida bwo hanze ndabwo wenda nimba nabo bufite sibyo duhatuvugira hano utarabwizo mu matorero. Nimba itorero ryarataye agaciro muri iki gihe, rifite intambara agaciro ntiyagataye, rifite ibyagize intambara zikomeye, ni leadership. Kandi muri leadership bihwana n'ibihe turimo, bihwana n'abantu bamaze kwanamuka na yambere uko tumaze kuvuga, habamwo ibintu bikomeye ugasanga abantu ko barahindukira no baragenda bakandagira na rya jambo batubwiye. Nkabandangiza kuri iringiri rivuga gutya ngo ese umwuka twahawe ugira uruhare ryari muri leadership yacu? Hari ahantu bavuze uza kurangiza uravuga ngo muri byose bikorwa no kuja Mose yabazaga baramubwira nakaja kubaza Imana. Ese umwuka agira uruhare ryari muri leadership yacu? Ese niba ndi leader ngomba gusa kwa amafo ntwara abantu ko nize ndi docteur cyangwa anthologie kuko nyine mumeze naraminuje mvuge muri ubwo buryo kandi mfite experience. Ese ngomba guhata abantu gusa muri experience yaje cyangwa hari aho umwuka ugera ukawuha umwanya? Bigenda bite leadership iyo kwigishwa n'umwuka wera ni ryari ugira akamaro? Reka ndekere ibyo byinshi. Murakoze cyane. Nabyanditse kabisa. Yabajije ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ni ryari vision yagenda neza ukayigeza ku bantu itabaye dictatorship? Kuko rimwe na rimwe hari igihe aho ushaka kugerayo ariko bikarangira noneho bimeze nkaho ukoresheje igitugu kugira ngo ugere ku byo ushaka kugeraho. Noneho icya kabiri strategy wakoresha kugira ngo iyo vision igerweho mu gihe uhuye n'inzitizi. Ibi byombi ndabisubiriza hamwe. N'umwuka nicyo cya gatatu. Umwuka akora ryari? Icya mbere n'icya kabiri ndabisubiriza hamwe. Vision y'umuntu kugira ngo ireke kuba dictatorship, icya mbere ni ukwibuka ko cya kindi nimba uri umuvisionnaire, nimba ari we wazanye intumbero y'aho mushaka kugera. Twatanze urugero rw'icyo Rick Warren yavuze. Yaravuze ngo ukora uko ushoboye abantu bagire gute bayimenye iyo vision. Ubundi ntaravuga ibyo Rick Warren yavuze, umuyobozi ni umuntu ufite ubushobozi bwo kuyinfluence abandi. Influencing, ufite power yo kuyinfluencing abandi. Kuyinfluencing ni iki? Tubisobanure mu rurimi rwacu. Ni ukuvuga ngo ni nko kwemeza abandi, kubibumvisa, ariko ntubibemeze ku gahato nk'igitugu,
ariko ukaba ufite ubushobozi bw'uburyo winjiza ibitekerezo byawe mu bantu, ubyinjiza ibitekerezo byawe mu bantu ukabibagezamo, bakabifata bakabyemera. Ko wibuke bya bindi Ricky Warren yavuze ngo bikaba nka slogan. Iyo ufite influence, igitekerezo cyawe uzumenya uburyo ugitanga kikabageramo, none iyo kibagezemo ntabwo iba slogan gusa, ahubwo bakora icyo bita ownership. Barabifata bakabigira ibyabo. Icyo gihe iyo byageze mu bantu ntibikiba bikibaye viziyo ya pasiteri, ntibiba kibaye viziyo y'umushumba, y'umuyobozi, cyangwa se ngo ni visionnaire. Biba byagarutse bikaba ikintu rusange ku buryo buri muntu wese akigira iki. Burya mu bibazo tugira mu buyobozi no mu itorero cyane cyane nuko ibikorwa byinshi abantu batazaba bigira ibyabo. Iyo uri umuyobozi ukaba udafite imbaraga zo gufata ibitekerezo byawe ngo ubishire mu bandi bantu kugera ubwo nabo babifata ntibibyitirirwe wewe ngo bihinduke ibyabo, haba hari akantu kabura. Nicyo gihe hazazamwo cya kintu cyitwa igitugu, kuko batabianinze ngo babigire ibyabo, baza batangira bakavuga ngo pasiteri ngo azaduturaguraho ibintu, ngo aduturaho ibiteke, ngo nkabiriya ngo byaje gute. Siko abantu bajya bavuga ngo nituzi n'igihe byagize gute ngo byabereye. Noneho rero kugira ngo wirinde bitaba igitugu, bitaba dictatorship, nukuba ufite ubushobozi bwo kuinfluence. Ubwo ni nayo strategy ngiye kuvuga hano ku cya kabiri. Strategy wakoresha kugira ngo viziyo yawe igereho ni influence, be able to influence others. N'umuyobozi ni umuntu ufite ubushobozi bwo gufata ibitekerezo bye, niyo strategy gukora uko ushoboye ku buryo igitekerezo cyawe ukinyuza mu bantu kikagera ubwo noneho gihinduka, ntigihinduke nk'aho ari igitekerezo cyazanywe na pasiteri, kigahinduka ikintu cya bose. Icyo gihe ntibazavuga ko wabategekesheje igitugu, kandi strategy uzaba wakoresheje izaba ari nziza ku buryo ya viziyo muyigeraho. Numva nicyo nasubiza. Icya gatatu, umwuka wera. Umwuka wera akorana natwe gute mu buyobozi? Umwuka wera akorana natwe hariya mu byo twavuze. Buri umwuka wera ntituzajye tuwutandukanya na Yesu Kristo n'Imana, sibyo? Hari igihe tujya tubitandukanya ko ari bitatu, ukagira ngo ni nk'ibintu bitatu, ukagira ngo ni abantu batatu. Noneho mvuze ngo ibintu ntabwo ari ibintu, ukagira ngo ni abantu batatu batandukanye. Urumva? Ntabwo Imana na Yesu Kristo n'umwuka wera batandukanye. Ni Imana yatwihishuriye mu buryo butatu, sibyo? Imana rurema yaremye ijuru n'isi, yari ituye kuri aho tutayishikira. Mu Bisiraheli bazaga yirebera mu isanduku y'isezerano rirambitse mu ihema. Abaririmbyi bari mu kuririmba ngo ntabwo igituye mu ihema. Imana yabonye ko itazakomeza gutura mu isanduku yihishe mu ihema, Abisiraheli batayibona. Ariko twebwe abanyafrika twajaga kuyishakira mu misozi. Muze ntubizi aho abanyakongomani bajaga bagenda hirya hejuru y'imisozi bakayitambira, ndibaza babona hiri. Natwe abandi abanyarwanda, abarundi n'abanyamurenge bajyaga bavuga ngo iri iyo hejuru ndibayishikira, bakavuga ngo hasigaye aho Imana. Ariko bakaba bazi ko ihari, ariko ndibagire gute ntibayishikire. Noneho rero n'abandi banyafrika bose, Imana yabonye ko itazakomeza gutura aho abantu batagira gute batayishikira. Iravuga ngo ikwiye kuza aho umuntu ari, ikabana n'umuntu, ikicarana n'umuntu, igakorana n'umuntu umunsi ku wundi. Iyo Mana iyo bantu batashikiraga yo mu isanduku y'isezerano, iyo ngiyo abanyafrika bashakishirizaga ku misozi itandukanye, iyo niyo Mana rurema yaremye ijuru n'isi. Iyo niyo yaje inyura mu nda, kugira ngo izisanga umuntu yagombaga kunyura mu nda y'umuntu. Inyura mu nda ya Mariya. Inyuze mu nda ya Mariya yahindutse iyo Mana rurema, niyo tuza twita Yesu. Iyo yanyuze mu nda ya Mariya niyo tuza twita Yesu, ariko iracyari ya Mana. Noneho iturana n'abantu, ikorana n'abantu, akora ibitangaza, arapfa arazuka. Iyo Mana niyo yabambwe, niyo yapfuye ikazuka. Noneho iravuga ngo isubiye iyo yari iri mu ijuru, tukibona face to face nk'uko abigishwa ba Yohana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana yaravuze ngo mwebwe murimo murahakana ko itabayeho. Ati twebwe ga twarayibonye. Ngo Yesu muvuga ngo ndiyabayeho, kuko abantu bo mu gihe cya nyuma y'itorero baza bapinga icyo gihe Yohana yigisha, bakavuga ngo se ngo Imana yahinduka umuntu gute. Yohana aravuga ngo twebwe ngo amaso yacu yaramubonye, ngo amaboko yacu yamukozeho,
ngo habe n'amatwi yacu yaramwumvishije ngo ahubwo nimuze namwe musabane nawe. Uwo nguwo rero Yesu Kristo yagendanye n'abantu, abantu bamukoraho, bagendana nawe, basangira nawe, ari Imana. Iyo Mana yaje kubana n'abantu ikagendana nabikiriranwa nabo, niyo twita Yesu. Imaze kuzuka ntiyongeye kubana n'abantu physically. Iyo ngiyo tutakireba ngo tuyikoreho, ariko tukaba twizeye ko iriho, ibana natwe umunsi ku munsi, niwo Mwuka Wera. Birumvikanye? Umupolisi kamvuga biwacu muri Afrika, aba hano sinzi byabo. Umupolisi iyo ari mu kazi aza yambara imyenda, wabona uniform yagira guki, imodoka ugahita uyihagarika, siko? Nuvuga ngo afite face ya autorité mu muhanda. Ariko yageze mu rugo rw'iwe, abana be bazamubona nk'afite autorité, bazamubwira ngo papa, ubwo ntahinduye face kandi n'imyambaro yayihinduye, ariko aracyari wa muntu umwe. Mu kandi kanya yagiye kwa se na nyina, mu rugo rw'iwe ni papa, mu muhanda ni autority, afite iyindi power. Ariko yasubiye kwa se na nyina kureba basaza muri weekend ko se na nyina bameze, bazabamubwira ngo mwana wa, tibabagiye bamubona ko ari umupapa, tibabagiye banamubona ko ari umugabo ufite ijambo, hagarika imodoka zose zikaja ku murongo, bazamubwira ngo mwana wa, ngo ko tutaguherutse. Si wumva ko ari umuntu umwe ufite faces zitandukanye bitewe n'ahari. Imana rero ifite faces zitandukanye bitewe n'igikorwa irimo irakora. Imana rurema tuyita Imana, Imana mucunguzi tukayita Yesu, Imana ibana n'abantu umunsi ku wundi tukayita Mwuka Wera. None warubajije ngo ese Mwuka Wera akorana na leadership gute? Mose, iyo tuvuze ngo Mose yajaga kubaza Mwuka Wera, yajaga kubaza Imana, uko iyo tubajije Imana n'ubundi ni Umwuka Wera urimo rakorana natwe. Birumvikanye? Ntaho leadership yacu itandukanye. Muri ya masengesho twavuze ngo ya quality ya prayerful, yo kuba umuntu ari umunyamasengesho, Mwuka Wera agira gute? Na ya inspiration twavuze, Mwuka Wera ga niwe uzutanga iyo inspiration, niwe uzukubwira, niwe uzutuyobora, niwe uzutubwira ngo mukore gutya, niwe uzutubwira. Mwuka Wera abana natwe. Ni naho ubuyobozi bw'itorero butandukaniye n'ubuyobozi busanzwe. Muri institution ziriya za company zigira abayobozi, aba CEO n'aba manager barahari, ariko bo ntacyo bapfana n'Umwuka Wera, bazayoboresha ubwenge bwabo, akavuga ngo iyo bimeze gutya dore uko bikemuka. Ariko twebwe hirya y'ubumenyi dufite, tuza twizera yuko wadutumye nawe agomba kugira gute, kugira icyo akora mu buyobozi bwacu. Twebwe ntituri ibyigenge, nibyo Pawulo yavuze ngo ntituri abacu ngo tugire gute, ngo twigenge. Twebwe turi abayobozi, tuyobora kimwe n'izindi institution zose, ariko ntitwigenga. Tuzirikana yuko hejuru yacu hari umuyobozi hejuru yacu. Uwo nguwo akaba ari we tuja kubwira nyiri murimo, akatuinspiringa. Umwuka Wera akatubwira ngo dore uko bimeze, nimugende mubikore gutya. Ndumva ariko nasubize. Yego. Suko ndivuga n'icyari cyatumye mbaza irya gatatu. Yego. Muri iki gihe gukurikirana n'inyigisho cyangwa nuko bimeze z'uburida, kuko ariyo soko y'ibintu byose. Muri iki gihe biragoranye kuko twabivuze. Naringiye kubibaza ariko ubisubiza, ariko reka niba ari cyo wongeraho nawe ucongereho. Ese twakora iki kugira ngo inshingano Imana yaduhaye, uyu muhamagaro twahamagara, uburida twahawe, kuvuga ngo tubushobore? Uravuze nyine kuko Umwuka Wera nibyo bikora, wanabivuze ngo Mose we yagendaga kuvuga. Ariko muri iki gihe ubwenge bwabaye bwinshi, ubumenyi mfite, inararibonye mfite, nibyo abantu baguma gusunikisha abantu, abo bayoboye cyangwa amatorero. Ese ni kiki cyane wowe mwarimu wa none watubwira icyadufasha aba barida bose buzuye, twakora iki kugira ngo tube abayobozi beza? Urakoze. Icyadufasha ni ibintu bitatu. Icyambere, ejo abo twari kumwe narababwiye ngo nyuma y'umuhamagaro hakurikiyeho kwiga. Yesu yahamagaye abantu, umuhamagaro niwo wa mbere kandi uko twarahamagawe. Icyo ndi tucemera nkaho ko twahamagawe. Habanza calling, habanza umuhamagaro, hagakurikiraho kwigishwa, kwiga. Ubumenyi burakenewe. Nese ndi twavuze muri iriya translation ya Hosea, twebwe hariya kubera twaza dushaka kuvuga vision twakoresheje vision, ariko muri Bibiliya y'Ikinyarwanda n'iy'Igifaransa iravuga ngo
ubwoko bwanje burimbuwe no kutagira ubwenge, par manque de connaissance. Ubwenge ntabwo ari ubwenge bwakavukire, barimbuwe nuko badashaka knowledge. Ntabwo ibintu rero bizikora utagi ubuse ibi bintu byose mbabwiye ahangaha twaganiriye, none se mbabeshe nabikuye mu mutwe wanje, nanje nagenda byiga, nanje mbibacuranuriye. Nukuvuga ngo icya kabiri ni ukwiga, kandi kwiga umuntu yiga henshi, ntabwo ari mu ishuri gusa. Ibitabo birahari, ibintu birahari, ubumenyi burakenewe. Ubusa urambwira ngo kuba gusa umuntu azi gusoma no kwandika ukabuza ururimi rurenze rumwe, ni amahirwe yiyongera ku yandi. Ubisoma ahangaha ukabisoma mu Giswahili, ushobora gusoma ibindi mu rurimi wumva rw'Ikinyarwanda cyangwa Ikinyamurenge cyangwa mu Kirundi, ushobora kubisoma mu Cyongereza. Kuba icyo ukeneye, hakenewe ubumenyi. Muri rya terambere nababwiye, bya bintu ushaka guteza imbere mw'abakristo byose se warabyize mu ishuri? Ntabwo wabyize, ariko nuja mu bitabo uzabyiga nawe ubone icyo utanga. Kuko Yesu nawe amaze guhamagara abigishwa yarabigishije, yabigisha imyaka 3. Hari abazavuga ngo murimo muravuga ngo twige, ngo Yesu ngo Petero yize, ngo yizangaye. Petero uravuga ngo yarize? Umuntu wigishijwe na Yesu, wewe ukuragira ngo Yesu yo kwigisha nguko muri kaminuza bigisha? Ntimwumva ahubwo ko yari yaraminuje akarengura? Hari kaminuza irenze imyaka 3 ba hano ndimuza mu yiga 3 n'ahandi no muri Afrika za kaminuza, ariko noneho ukigishwa na Yesu. Ntimwumva ko yize? Yageraga ahantu akabaza ibibazo. Ejo narabwiye ngo yaboherezaga no muri internship stage, bakaza bakamubwira ngo ngo twabikoze, mwabikoze ute? Twirukanya abadayimoni. Ngo twageraga aho tugeze ngo twababwira ibya Yesu w'i Nazareti bagahunga. Nandi bamubwiye bati ko twirukanye noneho batunaniye uyu munsi. Yesu arababwira ngo haburaga kimwe, haburaga amasengesho yo kwiyiriza ngo mubirukana. Uyu munsi abadayimoni iyo bikomeye kuri yamuze mu bigenza gutyo. Ntimwumve ko yabatozaga, yakoraga kwigisha agakora no gutoza. Buri umuyobozi muri za kalite navugaga za inspiration, umulida ni umukoci, ni umumenta. Abakoci murabibuka mu mukino, muzamubona ukuntu umukoci w'umukino azagira gutya ni mwerekeza aha, bakerekeza aha. Hari n'igihe azayerekana majeste adahaye avuga, ariko abakinyi bakamenya ngo avuze gutya. Umuyobozi ni umukoci, ni umumenta, ni umuntu. Aho muzamumva ibintu Paulo yazaga abwira Timoteyo, akamubwira ngo uzubige nibigera gutya, uzubigenza gutya. Umutoza utoza abandi. None uzabatoza wewe ibyo utize, ubatoza nawe ibyuzi. Nukuvuga ngo hirya y'umuhamagaro hakurikiraho ubumenyi. Twakora iki? Ubumenyi muri iki gihe uravuze ngo ubuyobozi bw'ubu buragoye nyine. Ubwa kera bwari bworoshe kubera iyihe mpamvu? Abo uyoboye mwese mwabaga muri kuri Rev.NAGAJU. Ariko njewe ubu ngubu abonyoboye barize, bazi byinshi kundusha. Aba bana batoya mufite muri Sunday school nabi wanyu mufite mu ngo, usanga azi telefone, system ziri muri telefone kukurusha wewe mubyeyi. None umenye ko abakwicaye imbere ntibakiri inkandagira bitabo, bafite ubumenyi bwinshi. Bivuga ko wewe ugomba kudaboringa. Iyo uri umuyobozi ugomba gushiramo imbaraga, ntabwo guzakomeza kubaheza utuntu tudafite imbaraga kandi bo bafite ubumenyi buhanitse. Ubwo bivuga iki? Bivuga ko umuyobozi ugomba kwihinga, ukiga. Abaswahili nibo bajya babivuga neza, bajya bavuga ngo elimu haina mwisho. Nuvuga wewe ngo narize nk'uku ngo mvuge ngo narize ndaminuza ndicara ndaryama, nzaba ngiye gutakara. Kuko ibyo nizi icyo gihe ntabwo bikijyanye n'uyu munsi. Ngomba no kumenya ibiri hano. Ubuse ugira ngo ibyo mvugira hari i Kigali n'ahangaha birahuye? Ntabwo bihuye, kuko hano hari izindi challenge. Mu rugo rwa hano harimo ibibazo bitandukanye n'urugo rw'i Kigali. Ninza kwigisha ababyeyi bo mu rugo rwa hano ntabwo nza kuvuga ibiri i Kigali, kuko hano hari ibindi bibazo biri mu rugo by'abana birenze bidahuye n'ibyi Kigali. Ngomba kuba nabyumvishiye nkagira gute. Nukuvuga ya elimu ambayo haina mwisho igomba gutuma umuyobozi agomba kwiga, akiga cyane. Niyo mpamvu bavuze ngo ubu ngubu ubuyobozi buragoye, kubera ko tuzi ko abantu tuyoboye bafite ubwenge, bafite ubumenyi, bafite byinshi bazi. Natwe twige tumenye byinshi. Hirya yo kugira ubumenyi ni hahandi umwuka wera akora. Yesu yabwiye abigishwa ngo mwebwe muzakora, umwuka wera nabamanukira ngo azabibutsa ibyo nababwiye, ngo azabigisha n'ibyo ntigeze mbabwira, kandi azabaha ubushobozi bwo gukora ibirenze ibyo njewe nagize gute nakoze. Ndibumva ko dufite privilege irenze y'abandi. Twebwe dufite amahirwe kurenza abandi bayobozi, kuko bo bagarukira ku bumenyi.
akaba ari bwo basunikisha abantu. Ariko nimba abisi bakoresha ubumenyi kandi bikagenda neza, ariko twebwe dusimbuka hamwe tuja kwikavaringa ngo umwuka wera aragira gute, araza kugira we. Ariko umwuka wera Yesu yarababwiye, none se na nyuma yuko bakoresha iyo myitozo ya stage, yarabanje arababwira ngo ariko ndimuhite mugenda. Yarazutse arababwira ngo ndabatumye, ariko arababwira ndimuhite mugenda, nimubanze mwicare mwikingirane muri iriya nzu, umwuka wera umunsi azabageraho azabaha izindi mbaraga. Murumva, hirya y'uwo muhamagaro n'ubumenyi, umwuka wera tugira gute, aradutinyura, atumara ubwoba, aratwongorera, akatubwira n'ibindi, akaduhishurira ngo azanabahishurira. Umwuka wera uzuhishurira n'umuntu, ugahishurira umuntu ibintu atazi. Uzarebe ukuntu Imana yahishuriye Mose ukuntu bari buze kubaka ihema, akazamubwira na za measurement z'abayinjeniyeri atarize injeniyora, ariko akamubwira ngo aha haraba hapima metero izi. Murumva umwuka wera ukuntu agira imbaraga. Noneho umwuka wera wongeyeho ubumenyi, ikosa tugira eda ni ukuvuga gusa ngo ni umwuka wera, cyangwa ni ukuvuga gusa ngo ni ubumenyi nguko mbufite burahagije. Ntibuhagije, kubera kuko ibyacu by'umwuka ntibigengwa n'ubumenyi gusa, birasaba ko umwuka wera aza asiga n'amavuta. Nababwiye ngo umuyobozi ngo ni umuntu ufite ubushobozi bwo kuinfluencinga abandi, bwo kwemeza abandi ibitekerezo byiwe. Ariko iyo umwuka wera bishigikiye, uzuvuga bakagira ngo none Imana yigeze kubwira Mose ngo nkugize nk'Imana mu Bisirayeli. Murumva amahirwe twagize yemwe, amahirwe muzamwumva ataremereye, ngo nkugize nk'Imana mu Bisirayeli. Imana y'umwuka wera yagushigikiye aza yemeza abubwiye. Ubundi nikiza gituma badahaguruka imbere yacu ngo bigendere, atari umwuka wera uza wemeza, akemeza n'ibyo wigisha akabemeza ko ari ukuri, agatsinda umutima w'umuntu. Umwuka wera rero afite umumaro, kubera iki? Kuko ajya tugeramo akagirira nabo tuyoboye neza, natwe ubwacu akatugirira neza, akadutinyura, akadukomeza igihe bikomeye, zangorane umuzina handi azadukomereza. Muri za institution zisanzwe abayobozi iyo byananiranye aza givinga up akarisigninga, akavuga ngo ngiye mbivuyemo ngiye gushaka akazi ahandi, kandi yari umuntu ukomeye mu kigo runaka. Ariko twebwe tujya tunaniriza atari uko ibintu bitakomeye, umwuka wera akagushigikira akavuga ngo komera ndi kumwe nawe, nubwo bisharira ukahaguma. Tuvuge